nyine habaho akantu ko kutumvikana mama aravuga ati nigute utanga umukobwa wawe uri umwe kandi nanjye ndi nyina ntari yego ati none se ko umuhungu yambwiye ko bakundanye warwanya urukundo gukora iki mama aravuga ati rero uriya muhungu nitunamuze twari kubanza tukanaperereza ibyiwe yego ati se we ntumuzi ndabwa ni ntawe nzi oya ni ntawe nzi tuziranye ku rusengero nta handi sinzi waba havuka sinzi hatuye sinzi icyo akora ati none kwe ati papa rero n'umuntu uhagarara ku ijambo rye yego ntago ari ingurumbanye ngo avuga ngo bimwe mu kanya rero wa mukobwa uyu muhungu ntiyaraza niwe wamuyoboye umugeza avuga ko agukunda niba utamuzi ibyo byisimameho ngewe nagutanze kandi sindi gwisubire nuko natanzwe ubwo babarambaze igitangaza kiraba umwana ntiyavuka apfuye ararira abaganga babura kwitwa n'inkuba umwana ararize barishima baraterateranya igikobwa kibira bitatu n'amagaramati mana yanjye barishima kandi eko yagaragaje ko umutima wahagaze ku mutima wahagaze ka kantu bashyiraho kameze nka mubiri kiri umutima uratera kajya umva bu bagashyizeho umutima ntiwavuga wahagaze ubwo bari bazi ko bagiye gukiza umubyeyi ariko umwana byarangiye umwana ararira kubera Imana uzi igikobwa kirimo ni igikobwa kiza cyane Yesu we umwana ararira bose umunsi ndatekera umugore wanjye ndamukunda akagenda akagura ifi agateka ubugari ko nkunda ubugari ntaza nkigera mu nzu agahita mbwira ati sheri wanjye bite ni byiza ati jya muri dushe nkasanga yambikiye amazi yo koga akagera muri dushe akajya kunyoza nk'akabebe kavuga ariko mana we ya masengesho nasenze yakoze ubwo nkaba nababariye byandi byose yankoreye nkabyibagirwa yangiza twamara kwiryamira gahita mu twiganiriye nyine by'abantu bakuru yego kambwira ati buriya sheri wanjye rero ni ati buri igihe nakubabarije rwose n'ukuri nanjye byarambabaje atari ko singewe ni satani ndabizi ko ari we uturwanya akanatugendaho ariko namutsinze ese wamutsindishije iki ati ndasenga buriya nubwo utabizi reka ati buriya namutsinze ngiye kukubera umugabo w'intangarugero atahubwo ngubu ati ibintu bimbera bibi ati ni ikigare cy'ahantu nkorera ati banjyana mu bintu byo kunywa inzoga no mu bintu bibi nuko ndapanga kwiyahura 2017 ndi neza mfati ndabangiye kwicwa n'ibinini ndabinywera rimwe mwe doze nyinshi biranyica araza sange napfuye ndambara kugira ntaza gusambagurika nkambara no ndategura kugira ngo nabazaza kudutabara batazasanga ngira mwanda ibintu byose buri kintu cyose ngikira muri position yacyo ndangije nitegura kwiyahura njya mu cyumba ndakinga nicaye ku buriri ngiye kumira bya binini ijwi ngewe navugishijwe n'Imana apana bahanuzi yego nagiye kwifata gutya n'amazi ngo nkwe numva ijwi rimvugiye inyuma ariko rifite imbaraga ati Esther wakoreye Imana none ugiye gupfa nka Yuda uburi si ubure nijuru bitanikanga bya binini mbere kurira hasi ntandeba ese n'umuntu uri inyuma yanjye ndakebaguza ndamubura sinibikibimbayo yabawe ubwo aburanyica njya mu cyumba kimwe njya mu kindi nese ndumvugishije ariko numva noneho kwiyahura mbivuyemo numva umutima wo kwiyahura uragiye ndavuga nti Mana noneho sinshaka kwiyahura ariko nshaka gupfa ni kubera impamvu izi nizo ngewe nararwaye ndagusenga buri munsi ngo nkize uburwayi wanze kunkiza umugabo naramusenga ndakubwa ngo narasenze ku igifu cyatewe no kwiyiriza ubusa nsengera urugo rwanjye nsengera umugabo wanjye ngahinduke izo ngeso yagiye mazivemo ariko nta muntu uhindura undi jera iyo umuntu ahindura undi mugabo wanjye yarahindutse kandi yari umugabo mwiza usenga ari umudiyakoni musengera none dore umugabo arananiye none dore isirananiye n'umwana wanjye nakareze mu myaka mito yafite akeneye urukundo rw'ababyeyi mfite irungu nabaga mfite irungu ry'umugabo mfite irungu ry'umwana none uri mu nzu ya wenyine nubwo nabaga ndwaye nabaga mfite ka kantu bacishamo serumu bageze aho inshinge babona zizantera ubumuga kuko barantobaguye ahantu hose baravuga ati reka tukagumisheho nagashyiragaho bandana nkajya kukatakana nimugora nkagenda guterwa urushinge numva ubwo buzima nabayeho umugabo yarangiza agafata amafaranga akajya mu rusinge yes ibase umva ndakomererwa aho Imana irantabara ijwi ry'Imana mbwira Imana none nyica ni wowe urema ukabeshaho ushobora no kwica umuntu wakora ku mazuru yanjye nkaryama ngasinzira kwipfira
rero niba hari ikintu cyanteraga agahinda ni ukuryama nkakanguka nkasanga ndi muzima narariraga nkabaga Mana ubu wantereranye gute koko none wanyimye ubuzima unyimye n'urupfu yego uvi inkuru yanjye reka mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100 kuri indi. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki wagahebuzo kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara panabye byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etage iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri ubuzima. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira ubuzima bwiza butarimo ihungabana, butarimo kugendana n'ibibazo. Abadamu mudukurikira muri kano kanya mwasenye ingo, abagore mudukurikira mwasenye ingo. Nta mpamvu kugira ngo ugendane n'ikibazo cyawe, nta mpamvu kugira ngo kibe ari cyo kikuranga. Baho wongereweho. Ndi kumwe na Sine, yambaye neza kweri. Bati niba atagira ishyari yerekana rwose ukuntu ikanzu ye ari nziza, yambaye neza cyane. Sine uraho neza? Uraho neza. Uraho urakomeye? Ndashima. Urasa neza. Amena, murakoze hose. Murakoze cyane. Amakuru yawe? Turashima Imana. Imana iraturinze. Turashima pe. Nize ko nawe utagendana n'ibibazo ngo bikurange usange nyine ngo ntabwo naba naramenye Imana kandi nzi yuko cyangwa ngo menye Kristo kandi nzi ko ari umara ibibazo, ari umara agahinda ngo ngendane nabyo kandi yarabimbohoye. Yego. Ibibazo birahari ariko ntago bitutsikamira kuko dufite umwami. Dufite umwami utumara ibibazo n'agahinda. Yego. Hoya nibyo rwose. Sine rero ufite inkuru yawe cyane. Amazina twayumvise ntabwo ngiye kuyasubiramo. Yego. Ariko ku muntu utakuzi wamwibwira gute? Umuntu utanzi nitwa Niyomukiza Esther. Sine n'izina niswe mu myaka nka 17. Yego. Bitewe nuko babonaga nyine ngo nari Sine. Wasaga ni Sine. Nari Sine. Sine ya mwiza rwose. Nuko ubwo rero rimfata gutyo aho nkora abo tukunda kubana nabo buri munsi. Hari n'igihe wavuga Esther bakavuga ati Esther no way. Yego. Ubwo rero Sine niryo nkunda gukoresha cyane, ariko n'abandi bazi Esther nk'abo twiganye. Yego. Ndi umwana aho nakuriye nabo Esther bararizi. Yego. Nuko rero ukaba uri muntu ki? Amazina turayumvise. Njyewe nitwa Esther nyine kuko nababwiye. Amazina twayumvise yasubiramo rwose. Yego. Nkaba ndi umudamu. Nkaba ndi umudamu ufite abana 2 bakobwa. Abashima Imana. Abafite ubuhamya bw'iby'Imana yakoze mu buzima bwanjye. Ahanini ntago ndi butangirire mu kuvuka kuko nagize amahirwe ngira ababyeyi, ntago nigeze mpura n'ibibazo bidasanzwe. Yego. Ibibazo nahuye nabyo ndi umwana ni bisanzwe, ni kwa kundi ababyeyi badafite ubushobozi burenze. Ibyo ni bisanzwe. Ariko ibyo bari bafite barabimpaye. Ntago ntacyo mbashinze. Yego. Nuko rero Esther nuko inkuru yanjye rero hanini
iratangira kushako washatse ute bigenda bitera nashatse mfite nko mu myaka 20-21 gutyo igihe cyo gushaka cyari kigeze ariko ntago ariyo ntego nari mfite nari ndangije kwiga umwuga w'ubutayeri ngenda umutayeri mu bisanzwe niyo mpamvu nambaye neza bifite imvano ntabwo ari ibintu bipfa kuza gutyo tu ubwo rero maze kwiga uwo mwuga nari mfite intego y'uko ngomba gukora nkabanza nkiteza imbere nkabona amavuta avuye mu maboko yanjye nkabona umwenda uvuye mu maboko yanjye kuko icyo gihe narihirwaga n'ababyeyi bampa amavuta yo kwisiga bampa umwambaro bitarenze ariko nkanyurwa nabyo nzi kunyurwa pe nzi kunyurwa cyane ubwo rero numvaga ariyo ntego mfite ariko kwa kundi wizera ibyo wizeye nyine ntibihure nuko byizeye nagiraga igikundiro abasore bakantereta kandi nta musore pe wigeze antereta ngiye washaka kunsambanya yego nta wigeze antereta ngambwire ngo jya bya bindi njya numva ngo jya kumpanga ibiki n'ibiki buri muntu wese yanteretaga ashaka ngo mubere umugore ariko nkumva nibindimo gusa nkumva urugo ndanarukunze kubera papa na mama wanjye babanaga neza n'ubu babana neza wagize umugisha wo kugira nagize umugisha wo kugira ababyeyi beza Imana ibaha umugisha bashimirwa aho bari rwose ndabashimye rwose Imana izabameje icyo ni ikintu gikomeye kuko uganira n'abantu benshi ibikomere byinshi babikora kuri papa na mama wowe ni byiza ko wagize Imana papa na mama wanje barakundana bamye bakundana kandi ari abakristo bakunda Imana mbere ya byose bakunda Imana Imana ikabashoboza gukundana no kubana neza sinigeze mbona impagarara mu rugo iwacu yuko twari abakene pe twari abakene ariko atari babandi yenda bajya guhingira amafaranga ari babandi bahinga bakeza ntabwo mwari abakene wikwatura icyo kintu ko mwari abakene iwanyu baragutunze urugo rwari abakungu rufite inka nyinshi bafite amamodoka bafite ibiki abo nibo twitaga abakire bize bafite akazi bari abaganga nibo twitaga abakire muri icyo gihe iyo wabaga rero uri umuntu uhinga mu muryango we hagati uhinga utunzwe n'ibyo uhinga yego mu masambu yawe kuri umva se atari yari isambu yabo ntabwo rwose byari bikomeye cyane nuko nanjye nta bindi birenze nari nzi nakuriye nyine muri sosiyete imeze ityo nkakunda ari bakadutoza Imana njyewe ubu ngubu nahagaze imbere y'abantu ufite imyaka 7-6 mvuga ijambo ry'Imana kubera papa yari umukuru w'itorero mu itorero ntabashe kuvuga na mama ari umudiyakonikazi bafatanya nuko bakadutoza gusenga bakatwigisha uko tugomba kwitwara uko tugomba kubaho nkorera muri ubwo buzima rero iyo mibereho yatumye ngira imico myiza ntago nigeze njagarara iyo mico myiza n'igikundiro Imana yari yampaye bigatuma abasore bankunda yego bankunda rero ntihagire unkunda nkambwire ngo duca kuko nizo nzira ntiyari buzimbonemo kambwira ati ndashaka ko tubana wese nyine ariko ngiye nkumva sibirimo ari mutoya nkumva sibirimo nkumva hari intego mfite rero nza guhura n'umugabo wanjye yego duhurira mu mujyi wa Kigali nabwo twahuriye ku rusengero yari umuririmbyi nawa kuri iryo torero ngenda umukristo kuko nigaga ntago nari mfite ubushobozi bwo kujya mu makorari cyangwa kugira izindi nshingano ariko nubwo ntari iruhande rw'ababyeyi ibyo ababyeyi bantoje najyaga gusenga kare ibintu by'itorero nkaba mbirimo kandi nta muntu binoza pe kuko numvaga mbirimo nyine narabikuriyemo rero aho niho twamenyaniye ari umuyobozi w'abasore icyiciro cy'abasore yarambonaga kenshi ntanga inyunganizi nigisha abandi nuko ubwo rero umucuti we babanaga yigaga kaminuza ngarankunda arankunda ariko ngankunda ari umukene nyine we yigaga kaminuza nta kazi afite bakajya muganiza ati sha hariya nahabonye umukobwa mwiza witonda ukunda Imana kandi uteye neza niko niyambwiye ariko uteye neza narashaje narabyibushye ibinyenyanza biraza nuko atariko disi nakamushatse ariko nta bushobozi mfite amuga ati ko ufite ubushobozi ko ufite akazi ntago yarakize ariko yari afite akazi ashobora kuba yakwishyurira inzu akaba yamona uburyo abaho gati uriya mukobwa wazamurebye nuko rero yamunshomureje yego
n'abandi baranteretaga pe wumve yuko tumaze kumenyana bihambaye habayeho no kutumvikana kw'abasore bagati yari uwanjye undi yari uwanjye nuko rero ntatinze haza kujya nganiriza ko tuvuye ku rusengero tukagendana akanganiriza biza kuba ngombwa ko famiye nari ndimo umupapa waho yararwaye yaje gufatwa n'uburwayi arivuza nabaga muri famiye ariko nayo indera neza inyitayeho imfuhira mama rero bwate muramenye umwana wanjye nkubwiza ukuri ko telefone ya mbere natunze nayiguriwe n'umugabo wanjye yagiye kwa kurenganzira iwacu ntago nari nemeye gutunga telefone kandi nkumva nta nicyo bintwaye mva na mahoro papa kambwira ati telefone nta business uri gukina nta kazi ufite telefone niyo kugira ngo bagutere inda bagutesha umutwe yihorere telefone si ubwo buzima nanjye numvira ababyeyi banjye numva ntacyo bimbwiye nuko ubwo rero arwaye cyane biba ngombwa yuko nyine arivuza agera Faisal agera hehe bamubwira ko atazakira kuko mu mujyi wa Kigali rero yakoraga akazi ko gutwara abantu abona imbaraga zirashize kandi afite umuryango navuga ata kugira ngo njye kugwa mu bukode n'ubukene reka njye iwacu aho nubatse wacu ni mu karere ka Ruhango yanamenya ntabivuze nuko ubwo rero hari hafi iwacu harimo akantu kagatera gake k'amaguru biba ngombwa ko amanuka arambwira ati ntabwo ndi bugusige kandi ntabwo nari busigare koko nuko rero nk'umuntu wasenganaga n'abantu tubanye neza nagiye kubasezera abantu ku rusengero ndababwira nti rero twabanye neza twakoraga umurimo w'Imana ariko biba ngombwa ko dutandukana subiye iwacu ku ivuko bitewe n'impamvu zinizi uwo musore arababara ati bite ugiye ute koko nani ngo ufite gahunda numva hari imishinga tuzagirana ntacyo n'ubundi simpfuye aho ngiye ntago ari kure tuzabiganiraho arambwira ati rero mpa nimero nayitanze muri rusange ati duhe nimero ubonekaho tuzagusura ntago watubaniye nabi tuzagusura nk'abasore nk'ikiciro cy'abasore tuzajya inama tuze tugusure nta nimero nani ifite natanze ya papa wanjye ndavuga ningerayo muzamamagara kuri ya papa azabama kandi papa wanjye nyine yari inshuti yanjye ngira ababyeyi b'inshuti zanjye ntago yari kubanyima nuko nabahaye nimero ndataha rwose haciyemo nk'amezi makeya akajya amamagara kuri nimero ya papa akamumpa agakunda kumamagara kenshi akambwira ati buriya naragukundaga buriya numvaga rwose mfite imishinga ati se ubundi wakigarukiye i Kigali ko ngiye najya nkwishyurira inzu ukabamo nkaguha buri kimwe noneho ukabona ugakora noneho tukazabana namugabo ntago nava iruhande rw'ababyeyi ntabwo byakunda ntabwo najya kwikodeshereza sinabishobora kuko bishobora kunyanduza imico mibi kandi ndumva ntabishobora ndamuhakanira maze kumuhakanira rero we afata umwanzuro wo kuzaza kunsura rero urumva umuntu uturutse i Kigali w'umusore yaje yabiteguye yaje yakuse n'ishati karuvate yatebeje no mu itorero ryacu sinzi niba kurivuga ari byiza ntacyo bitwaye twe turabadivantiste bazi kwambara nshuti yanjye buriya ni nk'abahamya bazi kwambara nuko aza yaje ari samedi yaje ari ku isabato aza afite bag irimo ibitabo mbese nk'umurayiki bati buriya muri kujyana dore ni umudive ugari kubyumva we cyane nuko bamubonye abanyacyaro barakangarana na papa yavuze ati wow umuntu ashobora kuba ari na pasiteri nuko igihe kigeze nyine urukundo tujya hanze tukajya nyine twebwe tugira amateraniro tukagira igihe tugasohoka hanze tukajya kwiga ibyigisho bya Bibiliya hanze tugiye dutandukanye mu matsinda arabigisha kweri yaraye yiga cyangwa icyo cyumweru yari kimaze yigisha barafashwa ku buryo papa yari yamufasha umuti tena yari amaze kumufata papa ubundi umubwiye ngo ndi umukristo ukamwereka ko ibintu by'ubukristo bikomeye n'umukobwa yamuguhera ubuntu kuruta uko waza umukangisha amafaranga ariko umwereka imico mibi nuko umutima yari amaze kuwufata ati umuhungu n'uyu yaraje iwacu bwa mbere aje kuhabona ariko icyagusetsa ko yagiye avuze ijambo
kandi atarigeze akubwira ko agukunda urumva yambwira ko usibye ibyo nkunda biri. twaraganiraga akambwira ndagukunda numva ngo ufite imishinga ko tuzabana ariko nkumva sivubaho nkumva haracyariho igihe tukaganira tuzagenda tuganira tuzabipanga buriya ndikunda Imana nidushyigikira bizabaho rero yaje uwo munsi abwira papa ati njyewe nasenganaga n'uriya mukobwa wanyu nuko tukabana mu itsinda ry'abasore naramukunze ni umunyamico myiza akunda Imana ijambo ryayo kandi nanjye numva ari we mugore nshaka none mwamumpaye ko mushaka papa ngahore uje kwisabira se kandi ati yasinje kwisabira ati nzohereza abantu baje kunsabira ariko nagira ngo mu burenganzira nzaje nemenye ibyo mbwira ababyeyi ariko already papa yamukunze papa yari yamukunze uri umukristo noneho utwaje Imana ibitabo nuko papa yari yamukunze pe yamukunze cyane kandi ari umuntu nyine ubona utuje nuko njye rero ntabwo nari muzi bigiye kuri usibye guhurira ku rusengero sinari nzi ngo akora iki sinari nzi ngo abahe nta bucuti bundi twadufitanye cyane ko noneho nari mfite noneho intego ivuga ngo nta musore nzasura tazantera inda numvaga ntashaka kuzatwara inda niyo wankunda gukambwa ngo uzanzore bavuga izina rya Yesu no ntabwo nzaza numvaga umusore ugiye gusura nyine aragutera inda ni gahunda kandi nkumva sinshaka kuzakoza iwacu isoni nk'abakristo ntanafite umuco nkumva si oya noneho naje nahawe na Romarike bavuga ati abanyakigali baterana inda bagira gute narabonye abakobwa baturutse iwacu baje batwite iwacu baranyicaje babugiye i Kigali ariko uramenye mwana wacu ntuzadukoze isoni wigishijwe Bibiliya wigishijwe ijambo ry'Imana ntuzadukoze isoni nanjye rero ndavuga ngo uko byagenda kose sinzakoza ababyeyi banjye isoni ubwo rero muri nagiye mporamo n'intambara nyinshi z'ikibura urabona kuba mu muryango ntago ari ibintu byoroshye n'abantu barafite ibibazo by'umurwayi n'iki harimo intambara zikomeye zari kuba zampushinga kujya muri izo ngeso mbi kuko nari mfite igikundiro nagendaga n'amaguru urugendo rutoroshye njya kwiga nahoraga n'abamotari twaguhaye rifuti twagize gute nkabwa oya ndi muri siporo ndi muri siporo ukifata koko muri siporo nazihoragamo nkumva nta kibazo mfite ibyo rero byaramfashije mu mukobwa bwanjye ubwo rero umugabo papa aramubwira ati rero niba mwarakundanye koko hari ukuntu mu cyaro haba imico niba nyine papa wari kuganira n'umuntu ntago nagombaga kuba mpari ubwo nabo bampaga umwanya nkaganira nawe yego ariko ubwo papa niba agiye kuganira n'umuntu wagombaga kuba bisaba akaganira baganiriye rero mugenda babishishe nagiye gufasha mama kuzirika inyana n'ibiki byose ubwo rero banzura yuko ngo dukundana bya nyabyo reka da yego umuhungu avuga ati turakundana ati niba mukundana ninde wakwanga urukundo ko yego ariko umukobwa aracyari muto areka kuri ati nanjye ntago ndabizi ko ari mutoya nanjye nzamufata nk'umuntu mutoya nanjye kandi sinkuze cyane tuzafashanya namwe muzatuba hafi yego barabyumva ubwo nibwo bapanze ego bava aho ngaho nababwira ati ngiye n'inkwano mushaka oya genda yego nzinshi baba baragutanze papa aravuga ati rero mwana wanjye ntabwo umwana wanjye mugurisha sinabona n'igiciro wowe ntiwabona n'igiciro wamumeraho icyo nshaka ni uko muzagira urugo rwiza uzamishimwe ry'ababyeyi Gera kubwiye ko nako 200,000 yego ntabwo wabyumva 2013 200 rwose ariko papa ntacyo byari mumubwiye we yumvaga akeneye ishimwe ry'ababyeyi twebwe tukubaka kuko yumvaga ikintu cyose cyabaho kugira ngo urugo rwacu rubeho cyakorwa yego nuko ubwo rero nibwo yavuye aho bemeranijwe ariko havuye nyine habaho akantu ko kutumvikana mama aravuga ati nigute utanga umukobwa wawe uri umwe kandi nanjye ndi nyina ntari yego ati none se ko umuhungu yambwiye ko bakundanye warwanya urukundo gukora iki mama aravuga ati rero uriya muhungu nitunamuze twari kubanza tukanaperereza ibyiwe yego ati se we ntumuzi ndabwa ni ntawe nzi oya ni ntawe nzi tuziranye ku rusengero nta handi sinzi waba havuka sinzi hatuye sinzi icyo akora ati none ko ati papa rero n'umuntu uhagarara ku ijambo rye yego ntago
ntago ari ingurumbanye ngo avuge ngo bimwe mu kanyati rero wa mukobwa uyu muhungu ntiyaraza niwe wamuyoboye umugeza avuga ko agukunda niba utamuzi ibyo byisimameho ngewe nagutanze kandi sindi gwisubire nuko natanzwe ibyo sindi bubitindeho igihe cy'ubukwe icyo gihe wari waramukunze wowe mu by'ukuri kandi tutaziranye tutagiye kure gusa ngewe ikintu nagendeyeho nuko navugaga ni umukristo kandi nkavuga ngo nkareba ukuntu papa abana na mama nkavuga nti niyo yaba akennye niyameze gute ariko duhuje tunasenga Imana tuzagera kuri byinshi ntabwo ibindi byari nyine nta nubwo nari nkuze ngo mbe mfite ibintu byinshi ntekereza rwose cyane ko numvaga ntari na gahunda yo gushaka nyine byabaye nk'uko agisidiba nageze izo ukuntu byabaye ndashaka nuko ibyo sindi bunabitindeho ubukwe buraba 2013 mu kwa gatandatu mu kwa mbere turashyingirwa kora mariage nziza bose yakoreraga umuntu w'umufite ubushobozi afite abantu b'inshuti ze bafite ubushobozi iwacu rwose n'ubukwe menye hari bukivugwa kuko haraparitse imodoka ubundi abageni bo mu cyaro iteka hari igihe bigendana n'amaguru ariko kubona umukobwa wo mu rugo ruciriritse haje imodoka zigeze nko mu 10 byari byataye hari bukomeye na gitifu menye wo mu cyaro atajya gukoresha urumva haba ubukwe bwiza turashyingirwa byiza cyane rwose nanjye numva nubwo ndi muto ariko nta yindi ntego mfite sinari mukurikiye amafaranga kuko sinari ibyo atunze sinari n'icyo akora gusa nyine uko muri aho hagati y'ubukwe no kumenya no kuza kuvuga ijambo nagiye mubazamo se ukora iki akambwira ati nkorera umuntu ngewe ntago nkorera umuntu ndamucururiza ese utuye he gutyo ubwo no mu myiteguro y'ubukwe nabashe kugera hatuye ndahabona nsanga ni umuntu uciriritse nyine utafite n'ubuzima buhambaye ariko nanjye nta buzima buhambaye nari naravukiyemo ibyo nta nubwo byanandebaga pe nabaga duhuje amaboko tugahuza ibitekerezo tugasenga Imana tuzagera kuri byinshi nicyo nari ngendereye rero umuntu yizera amahoro amaherera ariko nzira ntago ariko byangendekeye ubwo twarabanye ngira amahirwe ndasama mu kwezi kwa mbere rwose ubwo kwezi byarangiye nsamye ndatwita ko mashima n'Imana avuga ati ntago bikunze kubaho ko umuntu ahita agenda agashaka agahita atwita nuko ariko aho ngaho niho natangiriye urugamba ubundi niho inkuru yanjye zingiye yego byagenze bitubwo niho urugamba rwatangiye ari imyuka mibi yego haryama tukaba twaganiraga nk'uku wenda kwa kundi umugabo n'umugore bari mu cyumba mwaganiraga gatoya nkumva gatotsi karaje nkirambika muri uwo mwanya nirambitse nkumva ibintu ntazi biraje biramfasha biraneze ngewe nkumva ndi gutabaza ariko ni umuntu w'imbere uri gutabaza ariko kuko nakundaga gusenga nari umunyamasengesho nubwo nari muto narasengaga umutima wanjye ukansengera nkasengeramo nkatokesha mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu kugeza igihe zambaraga mbi zindekura nkazanzamuka nkahita mbyuka nishari we nari mfuye so bayiki ukiri wanyu ntabwo byakubagaho reka ntabyo nari nzi rwose byamfasha aho ngaho ukiri mu rugo uri umugeni ndi umugeni ntwitinda urumva nabanje kugira nyine ndikiri ntoya nabanje kugira ibibazo byo guhurwa n'ibiki byose ubuzima bumeze neza bakambwira bati nuko bigenda na mama namubaza akambwira ati nuko bigenda nabandi mbajije bati nuko bigenda ndihangana ariko iyo faza nyivuyemo ngera mu mezi 5 niho umuntu agatangiye kuryoherwa yumva ubuzima butangiye kugaruka ngewe uko byagenze nahuye n'icyo kigeragezo cy'iyo myuka mibi kamfata none nabibwira umugabo akavuga ati none se ibyo bintu ni ibiki nkamubwira ntishane nari mfuye nyamara ni buriya urimo gukina ngiye numvaga merewe nabi hatepo twiryamire karyama ikindi gihe bikamfata nkabimubwira ntabiha agaciro yari umuntu utagira ikintu yitaho cyane nako ni umuntu utagira ikintu yitaho kuko aracyariho kana kuvuga nk'uwapfuye kandi ariho nuko mba muri ibyo bintu ariko mbibwira mama ati rero wahuye n'ingorane tangira usenge senga bidasanzwe nanjye nzajya ngufasha dusenge
turasenga ariko aho hagati aho ngaho umugabo ndamubwira ntishaka kujya gukora urumva narangije kwiga umwuga wanjye w'utayeri ndashaka kujya gukora kugira ngo tubone uko dufatanye urugo ubuzima bwa Kigali ntibworoshye ati no hakujya gukora yego kubera iki ati ntabwo nshaka kujya gukora ati abatayeri babindayo yego batazagutwara ibibazo mwese wa mugabo kuwa nshatse ari byo nize wanshatse ndindaya yego ati ntago wariyo ati nta nubwo rwose nigeze nsanga warakubaganye atariko ubu ngubu wenda icyo wangaga ko kivaho cyavuyeho uwo wabona abagabo bagutwaye umugabo Ambera ibamba ariko nkumva nshaka gukora ibyo nize cyane ko nabyize papa avunitse papa yaravunitse pe yaravunitse kugira ngo nige ntabwo afite ubushobozi burenze bwo kundihira ariko yakoze uko ashoboye kose kugira ngo nige yego mugati oya ntago nareka gukora ibintu papa yavunikiye kugira ngo nige aramugata mva rero ubu uri umugore nkaba umugabo none ushaka kunyobora oya ndi umugore ndi umugabo ukaba umugore ntushaka kunyobora oya ntabwo nshaka kukuyobora ariko ndashaka ko dufatanya aramugata ntago bikunda namuga ko ntange ntari bubikunde umva tugirana utuntu tw'udukimbirane ko nanjye ntari bwicare ati ngomba kuguharira nkagutunga n'icyo umugabo bivuze ariko nareba ubuzima turimo twabaga mu nzu y'icyumba na salo nyine ifite agakoni hanze ari kubona ubuzima buciriritse ahantu nyine katari sawa kandi ngiye numvaga mfite intego hari ukuntu wowe wiyumvamo nyine kubaho nyine ubuzima budaciriritse umva ngiye mfite intego yuko twakora tugafatanya twagura ikibanza cyacu tukubaka mu mujyi wa Kigali tukabaho ubuzima bwiza we rero abitesha agaciro tugira n'udukimbirana hamagara mama nubwo ati mabukwe ko umukobwa ari kunaniza ati biti ati ngewe urumva aratwite arashaka kujya gukora kandi naramubujije ngewe nzamutunga none ashaka kugira mama arampamagara mbwati mwana wanjye rero ushaka habamo umugisha habamo n'ingorane hari igihe ushaka ukagira umugisha ukabona uwo muhuza ariko niyo ushatse uwo mudahuza guca bugufi imbere y'umugabo nicyo cyambere umva umugabo kuko ari cyo wagiye kubaka tiya amatwara yo kumva ko ugomba gukora ibi nibi ntabwo ari ubu ukwiye kugenda ukaburwa n'umugabo mana hari igihe ababyeyi nabo batwica mu mitwe yego nuko ndatuza rega nubaha umugabo wanga gukora wiyicarira ariko numva birandiye nicaza umugabo nawe ukasishiri ikintu kituma kuko tudakora udashaka ko nkora n'igiki imbere abanza kumisha ko nyine bantwara arabanza arambwira ngo urabona umwana wanjye ngo kunyonga imashini gushinzwe ndishobora kuvamo ngo rero ngo oya ngo utankuramo umwana kandi umwana y'imfura ngo urabizi ibyo bintu hari uko nguko kujya kwishakira kandi kazi atari ako kugira gute kunyonga imashini abantu rero hari abantu twari tuziranye bakeya bakoraga ibintu by'ubudekorateri kandi nkumva ni ibintu nanjye nashobora ndagenda ndabaganiriza barambwira ati reka mugabo ntazakubeshya ngo wicare umugabo wakwicaza akugirira nabi kandi udafite ubushobozi bwo kugira ikintu wifasha yego wowe ndababwira none se ko kudoda yanze ati noneho mama arambwira ati rero ngewe urabona nta mukozi mfite kandi njya kudekora ahantu nkambika abageni bikaba ngombwa ko njya gukorera kuri tele nubwo udafite imbaraga nyinshi wajya usigara aha ngaha ukanyakirira umukiriya wunduje ukamwereka ibihari ukanavugana kugira ngo abakiriya batazajya baza bakambura nzaya ibihumbi 40 ibihumbi 40 bya 2013 n'ukuri byari byinshi uko tagisi icyo gihe yari 100 nabaga na hafi ya Nyabugogo none mbwira umugabo rero nta harishimye ndavuga nubwo mbonye akazi kataraho kunyonga imashini arabyemera arabyumva ngiye numvaga icyo nshaka ari kugira ngo ninjize nanjye gira icyo ninjiza mu rugo ndamubwira sheri wanjye utahe kare gufitiye inkuru ati iyo nkuru araza turaganira navuga ni inkuru ngufitiye nabonye akazi yego akazi agwa kazi bwoko ki akazi k'ubudekorateri ngewe ntabwo nzajya kuri tele nzayasigariraho umumama wakampaye nyine mwakirira abakiriya bazajya baza noneho mpembe ibihumbi 40 kandi nzajya nigendera na taxi 100 mu gitondo ni noneho ni mugoroba kubera hazaba izuba ryahumbye nzajya nimanukira n'amaguru manuke kuri gereza dobandi kirenya mukuko nze ngusange ku kazi twitahira yakoreraga hafi nanjye numva ngo ni inkuru nziza arambwira ati
ibyo narabikubujije ariko na n'ubu uracyandwanya ntabwo nagaruka kukurwanya wowe icyo wambujije no kunyonga imashini none nabonye kandi kaza arambwira ati no ndakubujije 40,000 wumva bazajya baguhemba nzajya mbiguha ku kwezi namwese mugabo wanjye nuyampa azaba ari kwinjira cyangwa azaba ari gusirikiraho arambwira ati icyo ushaka sa amafaranga se ngewe ntago icyo nshaka ari amafaranga yanjye ahubwo ndashaka amafaranga yiyongera ku yawe akadufasha niba yawe wayakoresha ibindi n'ubu dufite twagira iterambere ryo gushaka ikibanza tukubaka natwe tukava mu bukode ayanjye iyo nzu ntabwo yari haga menshi yari 18 baneze yankuramo 18 ndiho inzu inkuremo n'utundi duke n'ubundi anda aba yatike arambwira ati ndakubujije arambera ibanga ariko ndi kurwana na zambaraga mbi z'abadayimoni bigaruka ibyo bya zimfata nijoro ariko ngasenga bigiriye igihe kimwe bikaza bundi ntibizi biza guhindura none ubwo naje kubireka ibyo gushaka akazi nyine aransembera ndicara noneho bya bintu bihindura systeme bibona kuniga ntago biri bukukunda bihindura systeme twaryama dusinziriye nkumva inzu iratigise iratigise nkahita nshigukira hejuru nkamugasheri inzu tuguyeho ati uba muzima ko wambwiye ko iwanyu basenga nkaba narabonye basenga koko ibyo bintu mbwira ni ibiki inzu ntigeze ariko sheri ubu koko ntabwo wayumvise kandi ngiye narabyumvaga pe byanyabyo niyo mpamvu mbwira n'abantu niba ubana n'umuntu yaba ari umugore wawe yaba ari umugabo wawe yaba ari umwana ndetse n'umuntu baho muri urwo rugo rwawe akakubwira ko abona ibintu bidasanzwe akakubwira ko yumvamo ibintu bidasanzwe n'ukuri wimuca amazi jya umwumva we aba yatewe kandi iriya myuka mibi si ibintu bifatika ngo biraza ngo urabibona ujye umwumva niba uri umunyamasengesho umufashe gusenga niba hari n'ubundi buryo bwanyu mwizereramo mu bukora ariko ntukamutesha agaciro ngere yantesheje agaciro ntiyanyumva yego ariko uko mbiganirije mama kambwa ati mwana wanjye wahuye n'ingorane ntituzi ibyo bintu aho biri guturuka ariko turasenga humura mu ijuru hari Imana izagutabara mbana nabyo ariko none ntangira kugira ikintu cyitwa ubwoba ngira ubwoba hahandi wansigaga no mu cyumba umva ndapfa ngira ubwoba utabaho ubwoba burambata yababo witeka we use nakubwira ngo ubwo bwoba bwari bumeze bute yegeka ku kazi nkasigara mu rugo kandi aho hantu ntago hari hatuwe cyane usibye umuntu twabanaga mu gipangu yari umuntu w'umukecuru nyiri gipangu nkumva mfite ubwoba imvura yagwaho noneho nkumva ndapfa nkamubwira nti musheri ndapfuye akaza mu mvura kaza imvura imunyagira akaza ati sibiti ndapfuye numvaga ibintu biri bunyice numvaga hano atameze neza nkumva mbayeho mu buzima bw'ubwoba mbaho mu buzima butaryoshye pe yababa we ibyo bintu birakomeza inda rero iza kugera igihe cyo kuvuka rumva nari umwana ntazi ibyo kubyara n'iki ariko nkaganira na mama ababyeyi banjye n'inshuti zanjye nta kintu na kimwe ndi n'umukobwa n'umusore wanyandikiraga ngo muri sikorere nanjye nawe ushyira urwandiko akandebera akajya mbwira uyu muhungu ni mubi afite imico mibi kubera yumvishije inyandiko ye uyu muhungu ni mubi afite imico mibi umwange nkamwanga ubwo icyo mama kandi yanzuraga cyabaga ari iki undi akanyandikira mama akavuga ati uyu nguyu ni umwana mwiza n'umukristo uwo mukundi ariko nimukazajya muhurira ahantu hihishe bitazaba bibi ubwo rero akampa uburenganzira ati ahubwo ujye umubwira aze kugusura mu rugo iyo nazaga rero mama yabaga azi igihe papa atazaba ahari aba ari uhari akaduha karibu muri salo tukicara mama akigira mu mirimo ye hanze tukaganira twaganiraga iki kera ko nta mwaranareba nta gisoni zikabica ari umuhungu akabura icyo akubwira nawe ukabura icyo umubwira ukamuherekeza ukamugeza ku irembo akitaye ntabwo nari nzi gufunga inguni sinigeze mfunga inguni ntabwo nigeze njya mu bintu nk'ibyo ntabyo nzi mbyumva ubu ngubu nyine nuko ubwo rero birangora pe bumva indiramfashe mpamagara mama ndamubwira nti ndumva nyine inzoka ziri kundya gutya na gutya ndumva nshaka umuti w'inzoka ati ziri kukurya gute nkamubwira uko zindya arambwira ati rero izo si inzoka ahubwo ushobora kuba uri hafi kubyara ahubwo nubona ibimenyetso bimeze gutya teguza umugabo muhite mujya kwa muganga
ikimenyetso yambwiye narakibonye kandi koko ngo ni ikimenyetso mpuruza ku muntu ugiye kubyara mpitampamagara umugabo ahita azana imodoka vatiri ivarisi nari narazinze urumva umwana wa mbere nahoraga utwenda nari naradufuze naraduteye bazi mora njya kudusura ntuterura nk'agahinja n'uba mfite amatsiko yo kuzabona agahinja mbese numvaga biryoshye ubwo umugabo araza tukikwita mu modoka turagiye centre de santé baransuzumye nk'ibisanzwe batiryamira urubavu rumwe mwazanye imyenda tirahari ngeze ku gitanda ibisebyo biragenda mba muzima ahubwo ubugambo burandenga ubundi umusociable ndakuganira cyane ubugambo burandenga ntangira kuganira muganga ndaguze kuganira gusakuriza ababyeyi bibereye kunda bite wabyaye karicyo cyakuza se muganga ko byanze ngirene bati zamuka ama escalier umanuke nkazamuka nkamanuka bakanyoza amazi ashyushye kunda umubiri wose kugira ngo ugira ibise bikaza umunota umwe bikagenda muganga abonye bwije ati rero ngwino ngusuzumira none asanga ndi kuri kabiri atetaha n'imigendo gute kandi nabonye ikimenyetso ati bibaho genda jera nageze mu rugo ibise biramfata ndarangenda nirirwa ngenda ariko nkumva mfite ipfunwe twagiye tugiye kuzana uruhinja n'ivatiri n'ivarisi toze yaho nubwo twaje twihishahisha mu kagoro none nongere mbwira umugabo wasengiye gucishwa mu ijisho akabona yuko n'umwana nyine watese nyine utazi cyatsi n'ururo ndihangana ibise biranjye umunsi wa mbere umunsi wa kabiri nkajya ndarangenda nkirirwa ngenda umugabo nawe mubwira ati ewe tuzava ahangaha hari umwana wumva yageze mu matako umunsi wa gatatu papa arampamagara atumeze ute mwana we yumva umwuka waragiye amubwira ati umugabo warihe yagiye ku kazi aramuhamagaye njyanira umwana kwa muganga niba ari upfapfire kwa muganga niba ari ukirakire kwa muganga gute umuntu ari kubise kwa muganga bakamwohereza genda umugabo yaraje ati oje tugende namubwira nti noneho nta modoka turagenda n'amaguru kandi ikindi nta n'ivarisi tujyana dufata agasakoshi dushyiramo agasarubeti k'umwana n'ikigoma ibindi uzasimbuka ugenda ubizane kuri moto n'imbyara tujya inama tugenda n'amaguru nta makimbirane rwose usibye ako kantu kaciyemo ko kudakora ariko numva yuko ari ukugandukira umugabo mbona narwanya intambara nshoboye iyo nashoboye ndayireka ndituriza nta yandi makimbirane twari dufitanye byari biraho rwose nuko ariko ndwana na ya myuka mibi ngeze kwa muganga rero turagiye mwisuzumira ati mwami Yesu ko mwatinze bite nese ko mwatwereje ubuse mukabonga ngo ni imigendo ni twaje imyenda iri he nazanye isurubeti imwe n'ikigoma ati musubire mujye kuzana n'imyenda ati si isurubeti imwe ati mwazanye pampase mwazanye ati ntabyo twazanye umugabo ati subirayo babankwise kuri cya gitanda kugira ngo cyane nacyo cyari kiri imyuka mibi byabise kandi baperi basanze ndi ku munani nyuma y'iminsi ngahe 3 ntaryama ntarya ngenda gusa ibise biragenda birabayobera abandi baza kuri gatanu bakabyara ngenda aho ndi mutaraga abandi nkabona baraje ibise birabafashe barabyaye hari n'uwaje abyarira aho hasi barimo kumugate kareka nayo wikabye umva ngewe mba mutaraga pe barongera baransuzuma asangana cyari ku munani kore kandi iradanangiye ntifunguka ati sibi nibiki ati be ntabyo reka tuguhe transfer dukurikije iminsi umaze kurinda n'ukuntu tubona n'umubiri watentebutse reka tuguhe transfer banyandikira transfer ambulance irazirafata banjyana kuri hospital turagiye bajya kunsuzuma basanga noneho muganga yanditse ko ndi ku munani basanga noneho namanutse nageze kuri 7 birabacanga ariko barambwira ati jya hariya bajya inama baravuga ati reka tumutere Theobald banteye Theobald Gerard Theobald raryana ndabyumva urabyumva se urabizi nabyo nuko byumva abamama nimwe mubizi baba we Theobald yarandiye nibagirwa izina mvuga icyongereza ntarize I know Theobald yarandiye irandya igeze aho nayiracwedeka nabwo mba muzima bakajya baza bagakora kunda bagakangura ibise bikamfata iminota mike abandi bakabyara abandi bagasakuza mba muzima ariko bwa buzima burimo gucika intege sindya sinamperuka kurya simperuka gusinzira mfite umunaniro mfite iki nkahondobera mba ndagiye nkongera nkagaruka bigeze aho baravuga bati rero reka tumukoremo tumumenere isuha
isuha nimeneka umwana araza isuha barayimenya amazi ashiramo umwana ntabwo yaje bayikuzura bakanyambika iyindi umwana aho kugira ngo amanuke akazamuka nkajya numva umutima ari kuwutikura numva umutima hari nk'ikintu kiri kuwugonga numva none ndi gupfa aho rero niho nasengeye amasengesho yo kwiyeza ndasenga ndatura ndabanga umwana niba hari n'ibyo nakoze mu bwana ntibuka byantandukanyije nawe mbabarira singishaka kubaho umubabaro mbabaye urahagije mbabarira nduhure mfi kuko Bibiri ivuga yuko upfuye abaruhutse imiruho n'imihati imirimo ikamuherekeza numvaga ariho nkeneye uburuhukiro kuko numvaga mbabaye bihagije umustajeri wari uhari abaranyumvise ati mama ibyo bintu uri kuvuganira iki koko aha waje kuhakirira nago waje kuhapfira urahabyara umwana w'umukobwa urumva nawe yarafite amakuru yanjye ko ntwita umwana w'umukobwa kandi ubwo hagati aho nari narisuzumishe muri ecography nk'inshuro 3 mbizi ko nzabyara umwana w'umukobwa nzibiro byiwe barambwiye ati munda nta kibazo ufite base ihagije kugira ngo umwana avuke ufite amazi ahagije uzabyara neza mfite iryo sezerano rya docteur ariko kubyara biranga mana we araza arambwiye ati ko numva uri gusenga uri umukristo ni ati nanjye ndi umukristo tugiye gufatanya gusenga noneho nta turahindura isengesho ntago turi busengere gupfa tugiye gusengera kubyara mu izina rya Yesu ntiyego arambwira ati se uri umurokore ntabwo ndi umurokore ariko abarokore ndabazi kandi n'abakunda tise ko ngiye ndi umurokore nkabandirimba indirimbo z'abarokore kandi nagira ngo turirimba karirimbo no tunasenge ndazizi nabaye mu barokore arandirimbira rero indirimbo avuga ngo abayesu beshimira izina ryiza ngo ribamara umubabaro rikabatinyura umutima ukomeretse niryo ribukiza Yesu we nagiye kumva numva mfashwe n'izindi mbaraga numva ibintu byari bimfashe nk'imigozi impambiriye birahambutse kwa kundi wari wagira ubushayi ngo wumva ukuntu bugufata ukumva umubiri nyine urashanyaraye ngiye nahise numva binshanyara nyine nshanyaraye ariko bimvamo numva ibintu biri kumvamo ako kanya hahise haza docteur w'umuzungu ari kumwe n'abamwungirije avuga ati kuki hano mwahagize urusengero abandi bari kubyara murimo murasakuriza ati hubwo reka tumupime bakojeje icyuma cyakindi gipima umwana umutima wumva umutima w'umwana uhagaze ati kumbe murimo murasenga mwebwe mwagize urusengero umutima w'umwana uhagaze nta nubwo muzirivaniriza bahise banzanira akatanda kajya n'umuntu kubagwa kandi ubwo twabisabye guhera kare babitwime umurwaza wagiye abasobanura ati umuntu amaze icyumweru rukunda ntacyo batakoze none mwambabare mukabaga umubyeyi wacu tukabona umwana n'umubyeyi bakiri bazima babyanze ariko isaha y'Imana itari yagera yego ntabwo bibaho nuko isaha y'Imana rero yari yumvisha Imana ari mfishe gusenga kwanjye nayamyuka mibi yandekuye agatanda kabakaraje baranyambitse vuba babajyanye muri sale aho babanye ni dope ni sale dope ngezeyo barambaga mama aho ari mu cyaro urumva yamenye ko nagiye kwa muganga baraye basenga barasenga basimburana papa rero ngo giye yaragiye kurya mama yarasenze asenze ngo yumva connection zivuye abantu basenga nibo babizi tujya dusubiramo izo story kamwe ati mwana wanjye ngiye narabitswe ari umugabo wanjye yarambitse na mama arambika ngo yarasenze yumva connection zivuyeho hari ukuntu ngo umuntu asenga nyina kumva ari connecte n'ijuru akumva isengesho rye rirazamuka we yarasenze yumva zivuyeho agenda byutsa papa ati papa Esther arapfuye ntabwo nkiri gusenga ndumva ikirere nakibuze papa ati mu izina rya Yesu umwana wanjye ntabwo yapfa never ntabwo yapfa nuko mama yahise tangira gushaka umumotari wo kumutwara iryo joro kwaze kundeba i Kigali arababura babwa ati reka umubyeyi we ryama umwana arabyara tuzagutwara ejo mu gitondo mama yaragiye arara ku rugo rw'umumotari arabati simva ndaryama niba wanze kuntwara umumotari buzuko abigenza saa 11 ahita muzana yego nanjye rero ubwo nagiye kubagwa umugabo wanjye rero nawe yabonye ukuntu umeze nari narabaye umuhondo urumva umuntu utarya umaze icyumweru agenda ari kubise nari narabaye umuhondo amaso yarabaye imyeru nawe yaragiye arambika ashyiramo filime y'ubukwe bwacu avuga ati arapfuye nta kundi bararira n'umukozi ararira ubwo umukozi niwe abimbwiye nyuma naratashye ati shati papa ati papa bebe yaraturijije ngo wapfuye kandi ukiri muzima ariko sibirizaga uwakora ibyo bintu iyo myuka mibi yangendagaho yashakaga mfe fire kunda mfe cyangwa n'umwana wanjye uwo yarinde ntabwo muzi sinkeneye no kuzamumenya Imana izanabindi urumva ubwo
barambaze igitangaza kiraba umwana ntiyavuka apfuye ararira abaganga babura kwitwa n'inkuba umwana ararize barishima baratera igikobwa kibira bitatu n'amagara matimana yanjye barishima kandi eko yagaragaje ko umutima wahagaze ku mutima wahagaze ka kantu bashiraho kameze nka mubiri kiri umutima uratera kajya wumva bu bagashyizeho umutima ntiwavuga wahagaze ubwo bari bazi ko bagiye gukiza umubyeyi ariko umwana byarangiye umwana ararira kubera Imana uzi igikobwa kirimo ni igikobwa kiza cyane Yesu we umwana ararira bose uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga ufite iminsi mikuru umuryango bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events ubukwe inama iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe umva nimuze mbereka ahantu bibera duherereye rwagati mu mutima wa Kigali Kicukiro ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515 duhamagare kuri 0782 082 566 twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com barantaye urabona iyo bari kubaga umuntu haba hari uri kukuganiriza hari uri kukubaga hari ushinzwe umutima buriya haba hari ibintu bikomeye cyane bose bahise bishimira kureba uwo mwana urize utavukanye n'umunaniro baransiga numva umukure kugenda umuganga we ndapfuye atigezwe baraza atesta usengera hehe usengera muri hedini uzi kuririmba uzi batangira kunganiriza nyine kugira ngo ntasinzira ngo ngendanire ko kunangira gusengera mu mutima ndasenga koko ndasenga biva mu mutima ndatura ubu nkunda gusenga koko nkunda gusenga ndatura ndasenga barandoda bigenda neza mva kwiseta amahoro ndagena n'umwana wanjye buracya mu gitondo baza kureba umubyeyi nyine wavuye kwiseta mu buryo bw'igitangaza n'umwana asanga turi bazima ni nanjye wakize mbere y'abandi kwako n'abana agenda bona mu kago nakize mbere mbiberege baradusezerera turataha kuva icyo gihe rero iyo nkuru ni ndende kuva icyo gihe ya myuka mibi yose igenda yahinduye system ubundi intambara turwana nayo y'umwuka iratangaje buriya na Yesu hari ukuntu ngo Satani yagiye amugerageza ariko yabona ikigeragezo kimwe agitsinze akamutega ikindi kigeragezo kandi agahindura system niba bwa mbere yamutegeye kunda kandi akamutsinda ntago azagaruka kunda ubutaha mutegera mu cyubahiro akamutegera mu ki noneho ngiye urumva byabanje kukuniga bibona ntacyo bintwaye kuko ndasenga bihindura system bikajya biza mu muto bikantera ubwoba icyo kintu cy'ubwoba nacyo gitangira kugenda kubwo nasengaga nkaniriza n'ubusa sinariraga ngo ndatwite numvaga ubuzima bwanjye ari bwo bumbabaje narasengaga nkaniriza ubusa natwite we rero noneho yahise yihanga mu mwana umwana jera ubundi umwana wa mbere araryoha pe mama ufite uburyo mwumva mugiye kumufiringa mwumva noneho naranamubonye wa mubabaro wose ndawiragirwa nuko mama we rero basanga nabaye umuhonda aravuga ati sha n'ubundi urapatu kuko ari muri umuna wanjye yarapfuye yaramurwaje yabonye ukuntu yarabaye umuhonda aravuga ati n'ubundi arapfa ntago yigeze yishimira umwana we nyine ngo yagiye hanara nasenga bango mana ibiri bube mu mutima wo kubyakira kuko yabonaga ariko sinapfuye umwana twaramucyuye mu bitaro nta kibazo twaramucyuye tumugejeje mu rugo hego koma umwana ararira umwana ararira tukamuhibera umwana ntaceceka umwana bagashyira kunda rumva ngiye nari ndwaye mama aragenda bumukeraho umugabo aramufasha biranga umwana ararira pe ati se namarira y'umwana bamwe bati ubwo buri muntu wese mama yaravuze ati nabyara ibyara zose nta mwana nabyaye umeze urya urira gutya timuko mani kurengere aritahira urumva ntiyari gukomeza kuba kumukwe atashye nsigaranye urugamba rw'umwana rero mfite ibikomere ndabazwe vuba n'uwo mu ruho hose narushye numvaga ngiye kuryama nkiyegeranya nkaruhuka nyine nkishimira agahinja kanjye Satani
yihanga mu umwana ararira Jera umwana yararize dutumutwe byane byo kwishimira umwana none hasigaye yabaye ikibazo turavuza bakagenda bagasanga nta ndwara nimwe afite abantu bakavuga ngo ni cya gihe cyo ngo icyo mu nda ariko bikaba biri grave noneho iyo byemenyaga niyo kumanywa yanyuzagamo gake nabwo nirwaga mpetse nta n'umuntu amufashaga ngo byemere yamenyaga ngo saa 12 z'umugoroba zirageze he baba we yarariraga ngaheka yarariraga nkagenda yarariraga ubwo naryaga ruko umugabo amufashije akarya ruko mumufashije niyo system yaririmo umwana noneho turavuga ati mani binireke nta kintu nigeze muha kubera umubabaro n'agahinda baraza bakavuga genda umuhiki amazi y'inyama bize rimwe amukubita ayo bikimba bize rimwe nkamukubita ibintu kugira ngo nitabare ndibe ko yakira amujyana kwa muganga bakamuhenga imiti y'ibyo mu nda reka da umwana ararira indwara stress biza kurangira gute subwo ibyo kurira umwana ararize tujya inama turavuga ati rero ubu ngubu byo kumuheka no kugira gute biranze tugiye kujya tumuhambika ku buriri dutore igitabo cy'indirimbo duhimbaza Imana gusa tukaririmba tukamurusha amajwi twamurusha amajwi umwana agaceceka ubwo position urimo kugira ngo utanasereganya gakanguka wahita guryama utaniyorosha saa 11 umwana agahita kanguka nko bakubise ikintu agahita arira ubwo umugabo aragenda atukura amaso nanjye umunaniro ni wose ku buryo najyaga guhaha kuri butike naba ari nk'umuntu umufashije nkaba nceza gutya kubera trauma nacezaga ntahetse umwana kubera nyine umuntu akageze ko niba urimo guceza kwakundo bugira gutyo uhaza umwana cyo uri guceza biti kahita nibuka ko nta mwana mfite kubera trauma yaduteye trauma bigeze aho ngaho mbiganiriza mama aravuga ati ntago amezi 3 yarashize ararenga iya mezi 3 y'icyo mu nda ararenga mama aravuga ati oya satana birimo reka dusenge turasenga ariko mama aravuga ati yonso ushobora kuba ari ifite ikibazo kuko niho ibintu byakunigiraga niho ibijegera wabyumvaga niho umwana yarize twavuye kwa muganga ameze neza yarize agezaho iyo nzu mukwiye kureba ukuntu mugira gute muyimukamo ntangira urugamba rwo kwimuka inzu navuga ngo twimuke inzu umugabo wanjye nta mahane yagiraga navuga ngo twimuke inzu umugabo akantuka bya bindi bimwe bisukuye bitabagaho namureba nkabona siwe hatuza mama ndabimuganiriza ambwa ati rero mwana wanjye intambara y'umwuka ntago irwanishwa amagambo fata ibihe bidasanzwe dusenge turasenga mbwirima none nkajya njya ku rusengero nkaheka na wa mwana nkamujyana ku rusengero nkirwa musenga namuhetse namusenga nkajya mfata umunsi ntitaye ngo habaye amateraniro nkafata n'icyumba cyanjye nkakijyamo hari icyumba cyanjye kiri ahantu mu rusengero nkakijyamo nkabango mana ninjye nawe ntabara Imana ndayisenga nabango mana noneho nyimura hari ahantu kandi kugira ngo menye kari wowe mu buryo bw'igitangaza tutabiganiyeho n'umugabo azantungure twimuke ibyo bintu nasabye Imana yarabikoze Imana yacu irumva ahubwo umuntu najya no gusenga nabanyumva nujya gusenga ujye wirinda gusenga nabi kuko icyo usabye Imana igira gute irakiguha kikubaho Imana yaranyumvise imaze kunyumva umugabo ajya ku kazi bisanzwe tutaganiriye kwimuka naranabivuyemo kuko niba narabivugaga umugabo tukavugana nabi ngiye sinkunda ntago nkunda amatiku sinkunda umuntu mbuza amahoro kuko iyo mugize umuntu tuvugana nabi ngira stress nkumva umutima wanjye tuje rero ndwanya ibintu bituma umutima wanjye udatuza nari naramwihoreye rero umunsi umwe agiye ku kazi abakubitanye n'umuntu biramupangu amugatiye ko bite amakuru mubahe n'umuryango ati tuhari hakurgireze kuko rero hano uzi ko hano haruguru hari inzu y'ibyumba 3 na saro kandi iri gukodeshwa amafaranga 30,000 ati ni no mu gipangu cya yonyine ndatireka atireka njye kuyireba hagiye ayirebye arayishima akimara kwishima ikayishu yarafite amafaranga atabwira sheri ikarame waruzi ko tugiye kwimuka what guteze ko tutigeze tubiganira ati tugiye kwimuka da atahubwo ubwo yari yanshakiye umukobwa umfasha imirimo kuko uwo mwana ntiyajyaga hasi urumva nahoranaga umwana ntago nari bukorana imirimo n'umwana atajya hasi ati bwira uwo mukobwa afata itorosho n'iki azansange ahanganaha
hari hakurya y'aho twadutuye akora isuku nanjye nzinga ibintu vuba nishimye mbyina mbwira Imana nti Imana uri igitangaza wumva gusenga twimutse gutyo tugeze muri yanzu urumva twari turushye tumaze igihe tutaryama kandi hari ku mugoroba ntabwo twiye twese tari ibintu buri muntu wese twabiteretse aho tubonye aho abakarani babitugereje dufata amatera turambika hasi n'umukozi twararyamye tugeza saa 4 za mu gitondo mbaza ngo umwana yongeye kurira oya birangira gutyo amarira y'umwana yarangiye gutyo yase koko shima Imana ndavuga nti Imana habwa icyubahiro nta yindi Imana ihwanye nawe nongeye gusinzira nongeye kuruhuka buri umuntu utaza agaciro k'ibitotsi Imana izakurinde kurara udasinziriye ukumbura gusinzira uziko najyaga ngenda numva muri njyewe imbere nsinziriye nkumva nzarenga n'umuhanda kubera kudasinzira ibitotsi ubwo ikigeragezo cyo kudasinzira kivuyeho sasa Satani ahita ahindura indi system ugira ngo arakureka hego ko Mana yahise anteza ikintu cyitwa uburwayi ndarwara mfatwa n'uburwayi budasanzwe ntasanganywe nkajya numva kwa kundi ndayamfashe tuntu tukandya tuyoka nkumva dutangiye gake imigendo bikagenda bizamuka abadivantiste tuzi kwivura bura tugira ibitabo buriya turi bamwe n'abagorozi batuvuyemo tuzi kwivura pe ubutabazi bw'ibanze umudivantiste azi kubwiha ujya kwa muganga byananiranye ubona ko ari ibintu byago bwiha ubutabazi bw'ibanze bikanga uburibwe bukava ku rwego rukagera kuri rwa rwego rwa ya teobari nkava ku buriri igaragura hasi intumo y'icyo ikandenga amazi akamanukaho nkabwira umugabo ndapfuye akantwara mu maboko agahita ashaka aga dispensaire kari hafi aho kanjyana mukivuza bagahita bankubita urushinge rungabanyiriza ububabare nkaryama nkasinzira nakanguka bagacekinga umubiri bakabura indwara ariko prive ntiyibura indwara bakavuga ati nta ma infection bakankubita imiti y'ama infection bakanyandikira inshinge niba 6 ubu natewe inshinge nshuti yanjye natewe inshinge nyine nageze aho ndiheba nivuza muri ubwo buryo bantera inshinge najya kuri centre de santé bo bakambwira ngo nta ndwara kandi mbabaye ndibwa umuriro ukaka mu nda aho bari konyotsamo none umuntu ugeze mu kigero urumva mbere narifite uburyo imbaraga nkarwana habona no gusenga umuntu ubabaye hari etape ageramo gusenga bikamunanira ahubwo akumva akeneye abagira gute bamusengera hagira umugabo rero ibintu byo gusenga abagabo buri ibintu byo gusenga mubigiramo bute kandi muri abatambye bingo nukuri umugabo utatambiye urugo rwe buriya n'abakorera Satani bafite ukuntu bagatambira ingo zabo bagatamba ibitambo byinshi bakarara bataryamye ariko abagabo b'abakristo bamwe na bamwe tujye dusenga nabanebwe niyo mpamvu bahura n'ibigeragezo byinshi ugasanga ingo zirimo zirasenyuka muri no minsi batazi ngo ni ibiki akango ni umugore wananiye ntamenye ko ari Satani wihanze muki mu mugore cyangwa n'umugabo wananiye ntamenye ko ari Satani wagize gute wamwihanze kubera iki ntagasenga umuntu udasenga atsindwa n'ikije cyose kuko nubwo turwana n'ubuzima ariko hari n'izindi mbaraga zitagaragara turwana nazo kandi ziduhiga ku manywa na nijoro noneho witwa ngo ni umukristo yego nuko ndarwara ntangira kwivuza urugendo rwo kwivuza ndivuza abantu banze mu kwivuza narivuje kuko kandi ndi umuririmbyi aho niho nenda kugera inkuru yarambiranye ntabwo yarambiranye nuko ufite amatsiko kumenya waje gukira cyangwa n'ubura cyarwaye narivuje ubu ndi muzima ubundi urabona ameze nuko nangana gase nagize ngo ugira nijoro tugiye nari mfite ibiro 59 none ufite 75 undi muzima nayo mpamvu ntawe uvuga ubuhamya kirimo avuga ubuhamya bwashize ndarwara ndakubitika ndarwara uburwayi burya rero buhamagarana n'ibindi ubukene burinjira mu umugabo ntabwo umugabo
kugira ngo uzabone umugabo wihanganiye umugore warwaye umwaka umwe ibiri uwo mugabo bazamuha umudari w'ishimwe bari intwari abagabo kuki mutihanganira abagore barwaye kandi twebwe tubihanganira umurwayi koko ni ikibazo ni ikibazo mujye mukizwa n'ukuri umugabo rero hagati aho ngaho nawe byaramuteye ariko bimutera muri systeme ntazi agatangira kuza atanteguje akagurisha ibintu akamumagara ati sheri ati kuri ibyo mu kabati ndaje kukagurisha ugiye kukagurisha gute ariko ubwo yaje gutandukana na wa muntu yakoreraga twaje kujya kanama bitewe n'ukuntu yamukeneraga akamukenera nijoro twaye tugeze kuryama kandi none ifitiye cya kibazo cy'ubwoba bwinshi umugabo nyirabuja agahita amubwira ati nona bya ku kazi hari imodoka izanye ibintu byo gupakurura umenye ukuntu byapakuruwe agahita ntamuburire sinongeye gusinzira ahubwo mumva ndi bupfe ubwo bwoba rero ndavuga nti wa mugabo gukorera abandi warashatse ntago ari byiza reka twige imitwe twakoresha yose turebe ikintu twafindafinda twikorere ureke gukorera abandi kuko urataha bwije kandi urabona afite ikibazo cy'uburwayi bw'ubwoba wagenda uzi ko nageze kuri etape na saa 12 z'umugoroba ntajya kuri toilette nijyanye ndakubwa ngo nari ndwaye kuri ngewe nari ndwaye kundi wese atabyumva kandi ntananutse n'uwo mwana ujya ngo yararira gasuka jyangarananuka iyo bwafite ibiro bikwiye ahubwo ngewe nananutse kubera kutaryama no kutarya ngo nyine mpembwe nkuko byari bikwiye byari bihari biryo pe ariko simfite kubirya ndabiryana amarira yego nari nanutse ku buryo nahekaga nkashira nk'amaboko gutyo nashiraho amaboko abakecuru bagakubita ati nta muntu heka umwana ngashiraho amaboko nkumva ngiye ari butakare mu muhanda kubera ibiro yari afite ndarwara uburwayi burambembya ndivuza bigeza aho ngaho centre de santé avuga ati rero katuguhe transfer ijya ku Muhima njya ku Muhima baramvura ukwabo bageza aho bararuha bakajya babura indwara bakamfata amaraso bakamfata inkari bakamfata iki bakabura indwara yego bigeza aho baravuga ati ibi ntabyo reka tukohereze CHK uburwayi burihisha hari gihe waba ufite uburwayi mu nda tutazi bagucisha muri scanner yego njya CHK mbere kujya mu CHK banyuhereje Kanombe Kanombe baragenda baracekinga docteur yancisha muri ecography areba mu nda avuga nta bibazo ufite arambwira ati ni wowe muntu dusuzumye tukanamuburana igicurane muzima nkubitiyeho akababaro mfite n'uburwayi mfite n'uburibwe ngira nararize ndiri imbere ya dogiteri ndarira ati se mada turakubwira kuri muzima aho washimye Imana abandi baraza tukabwira ko barwaye za kanseri tukabwira ko barwaye indwara zikomeye zidakira we twakubwira kuri muzima ukarira namubwira dogiteri ntabwo ndi muzima ubu se ahangaha naje nabuze ibindi nkora naje kwifotoza se ubuse n'ubukwe natashye ngwaye indwara imyaka myinshi kandi ndababara mubwira ukomerewe yego ati rero usajya CHK genda ushakishe ati wivurizaga hehe ati namubwiye aho hari nabanje kwivuriza ku muganga hose ukuntu nabonye transfer ya Masaka ikanzana aha ndamubwira arambwira ati noneho subira ku Muhima bazaguhe transfer kujyana CHK ujya CHK noneho bazabucishe muri scanner shaka kwa yenda hari ikintu ecography tabonye ariko scanner ishobora kubona yego nibwo bampaye transfer banjyana CHK bavuga ati ntabwo twagucisha muri scanner tutabanje natwe gukora ibizami byacu barafashe mu maraso nk'ibizami bitatu mu nkari nk'ibizami bingahe barambwira tumba uri muri ryerye kandi ndwaye narivuje kandi ndi umuririmbyi muri korari umudiyakonekazi nubwo mbikora ariko ndwaye nabaga uzi ukuntu byamfataga iyo byameraga ngo yego ubwo se ko nihuse cyane urumva ninjiye mu nkuru y'uburwayi hari izindi nagiye nsimbuka mu byageze aho ngaho umugabo muri uko kutangira agurisha ibintu we urumva tujya inama ngo yikorere twaravuze tuti dufite amafaranga make tugiye tukakiraho inguzanyo urumva wakora watangira bitewe n'uburyo n'utuntu yambwiraga akora n'utuntu yakora tudahenze numvaga twakora
kandi dufite support ababyeyi bacu baradusapotingaga mu bijyanye n'imyaka n'ibiki byose bacu icyo gihe barezaga bakatwoherereza ibishyimbo ari ibintu tutaguraga nuko ndamubwira nti rero arambwira ati ko nta ngwate mfite ndamubwira nti numvishije urwego abagore babaha inguzanyo bakajya mu matsinda tuzagende baduha inguzanyo nyisinyire ugenda ukore yego jewe numvaga mfite rwose ishyaka ry'uko umugabo wanjye yatera imbere tugakora ndagenda ndamusinyira mu itsinda bamuha amafaranga 300 bwa mbere araje aracuruza ariko kumbe ngo yinjiye mu bintu ngewe ntamenye kuko ndi mu rugo n'abana ndi kurwana intambara zo mu rugo we yibereye ku kazi ariko hagati aho naratekaga nkaza kumuzanira ibyo kurya ku kazi naza nkasanga sahari namuhamagara ngo bisigira uwo muntu ngo hari ahantu nagiye kuzana imari ngewe nkumva ni imari naho kumbi ngo yinjiye mu bintu byitwa urusimbi sinabimenya ubwo wamukoreshaga mbere arampamagara ati rero nyiranaka umugabo wawe yinjiye mu bintu bibi kandi nta muntu wabigiyemo ngo we muzima nushaka ubyuka ujye kwikorera agataro ushakishe yego nabimubaza akambwira ati ni amateranyo barashaka kuduteranya n'abantu batatwifuriza ibyiza nanjye kandi nkumva nikundiye umugabo wanjye bagata nibavana amagambo aho ubwo nibyo naho kumva ibintu byabaye kare ni naho ibintu yazaga akagurisha ibintu televiziyo intebe akabati igitanda ngo ari kurangura imari naho kumbi yari bamuriye agiye kwishyura mu byo arimo kwishyura kandi bamuriye twishyura buri cyumweru banke dufite amafaranga twishyura buri cyumweru banke kandi mu rugo dukeneye kurya no kubaho akabura uko ibyo bintu abihishira akajya mbeshya ngo ni imari agiye kugira gute kugura nawe ntiyambera imfura ngo anambwize n'ukuri nanjye ubwo ndi mu rugo ngo ndi mu mpinja umva kandi ubwo ndanarwaye ndi kwivuza umva ibintu birakomera byageze aho itsinda rya mbere rarangira ajya gufata yandi namubwira noneho aya mafaranga yabonetse bigoranye ntuzagiye kwaka yandi ariko kuko nasinye yanjye yari iriyo yagiye kwaka yandi ayo rero niyo yabaye ingora abahisi amunanira kuyishyura ngo yaratse na za Ambera sinzizi bimunanira kubyishyura umugabo ntakambwire umugabo nkabona umugabo ari kunanuka umugabo nkabona ntituri kuganira uzi ko umarana n'umugabo ukwezi mu nzu yego mumeze nk'ibirage mutarashwanye nta watutse undi mudafitanye amakimbirane wajya umuganiriza ukabona nta peti naho kumba afite ibibazo we afite mu mutwe we kumbi we nta byose noneho nkajya mpora nicinze icyaha avuga se mana ni imyitwarire mibi mfite ku mugabo wanjye se mana nyine nkahora nisakasaka ibyaha nabona kure umugabo kugira ngo amere gutyo ariko nkabyiburaho ariko namuganiriza nkabona wapi rimwe na rimwe nanateka nkabona ntarya kandi nkabona ari kunanuka ese mugabo wanjye ni iki kikubaho ni ibiki biri kuba wapi mugabo akambwira ati wayani ati nawe ntugakomeza ibintu n'umuntu uvuga ati nyine ibintu byose aba yabisimplifiye yabitesha agaciro ariko ngiye ntangira kugira ikibazo cy'ukuntu umugabo wanjye atishimye kandi ngomba kubaho ndi ibyishimo by'umugabo ibyo nabyo birampangayitse ndwara umutima ndwara potasiyo ndwara umutwe ndwara igifu ubwo nkabikubitana naho na bwa burwayi ni iki n'ibibazo byo mu rugo byisukiranya nkabona n'ubuzima bwo mu rugo biri kugenda nabi umugabo arampisha pe ideni rya banki rimunanira kugira gute kuryishyura hari n'andi madeni bamwishyuza umugabo yarabyutse mu gitondo yaraga yaranyicaje muri salo turaganira ati rero madamu umugore wanjye nkunda yanyitaga sheri wanjye kandi koko twari twatukana ngo tugirane amakimwe nyine ni twatubaza abantu batabura ukuntu bagira nibyo byose twaraganira naramubazaga bitewe kuri gutwara ibintu ibiki n'ibiki akansobanurira nyine ibyo bifefe ko nkabyemera bikarangira nabona n'imyitwarire mibi nkamubwira ntibite atangira kujya nshaka kunywa inzoga atangira kwiga kunywa kambuca n'iziki ngo abantu bamubwiye ngo zitera akanyabugabo se akanyabugabo rindi akubwiye ko nta kufite ati se wabime ati abagore ndabeza amabanga yanyu nta n'igihe utabimbwira yego ahubwo n'ibyo bintu n'ubupagane nta muntu w'umukristo ngo ibintu nk'ibyo ngibyo akambwira ati ibi si inzoga naho kumbi ni ibibazo byabaga byamuremerereye agashaka kubyihisha kubyibagiza noneho ngiye wakanyereka ko ari mu nyungu zacu twembi ariko nkanjye ureba kure
ko ntabwo nigeze mbona data anywa inzoga kandi ubu ngubu ni umusaza ntabwo anywa inzoga pe kandi ibyo byatumye imibanire ye na mama igenda neza nabonye abari twaduturanye banywaga inzoga bagiranye imibanire mibi kubera bafataga umutungo w'urugo bakajya kuwayisha kunywa inzoga hakaza amakimbirano ugasanga bahora mu ntonganya n'intambara zigashira numvaga rero kubona umugabo wanjye yanyweye inzoga ari ukugusha ishyano numvaga nanjye bya bindi bizanshyikira ubwo nkajya mu cyaha niko ndi kwivuza indwara yarabuze bigeze aho ngaho ideni rya banki riramunanira abona abantu barimo kumuvudukana kandi yarankundaga pe yarankundaga n'ubarankunda ariko satani nyine umwanzi w'ibyiza w'Imana n'abantu nyine agenda ku bantu nuko umugabo yarayaraga ijoro rimwe ntazibagirwa yarayaraga aranyicaza ati mugore wanjye ndabizi uri mwiza ntabwo uzabura umugabo ugutwara mwami Yesu umugabo ntwara anjyana njyewe reka nkubwire nashatse nasambanye ntabwo nzigera nsambana kandi mfite umugabo azaba ntwara he haka ibintu uvuga n'ibiki nkatokesha mu izina rya Yesu nukavuga amagambo ati ntega amatwi mada winca mu ijambo ati icyo nkubwira ngenda kiza ati isi irahinduka n'abantu bagahinduka nk'impinduka z'ibihe ntawame naho ibyo avuga abihagazeho ngewe ndi mu kigare ati icyo akora umugabo uzagushaka azankundira umwana mwami Yesu niba hari ikintu cyambabaje umutima ni ukumva amagambo nk'ayo y'umuntu mudafitanye amakimbirane y'umuntu ukunda y'umuntu biramvuna ndababara ndateseka ariko mutega amatwi ntugese ugiye kujya he ariko nkakurura ntago amazi iminsi atameze neza ntitwishimye nk'ibisanzwe ndamuganiriza ntaganire kandi njye nkunda kuganira nkateka ntarye bikambabaza nanjye naraye mutegereje ijoro ryose sinaryamye ntegereje ko aza akajya ku meza yanaza akambwira ati sindi burye bikambabaza ikibazo se cyari kihe umwaje kuganira arakubwira ntago yambwiraga niyo defu byaje kurangira rero abyutse mu gitondo nk'ibisanzwe arambwira ati sheri si warayurira ngo ntago meruka kurya nti ati genda ngurira igitoki ushyiremo utekemo n'inyama ati kwa kundi uteka agatogo ati ndumva ntameze neza kuko nshaka kurya naho kombe yagira ngo mve mu rugo agende nagiye guhaha wa mugabo mwakundanaga yes nagiye guhaha mfite confidence numva nyine ngiye gutekera umugabo none umugabo agiye kurya ndihuta ndaza nje mbazuje umukozi sheri agiye kumubuza nese ninja mu cyumba aho yarari ndamubona ati amanutse hepfo hambwiye ko agiye ku kazi ni buri arashobora kuba agiye kuba ari ku kazi twaduturi hafi y'akazi agiye ko ashobora kuba ari hafi y'akazi reka nteke ndamuhamagara kuri telefone natetse vuba byabirya akunda mbiteka neza nanjye mfite ukuntu neka ibiryo nabyitondeye ngiye sinjye nkunda n'umuntu unekera kuko ibiryo byanjye mba nabihaye umutima kugira ngo mbirye nanjye binryoheye kuko nkunda ibiryo pe nuko nanjye nabyitondeye noneho umugabo udaheruka kurya nagombaga gushyira amakarusho ibiryo bihiye bigiye gushya mpamagara telefone nimero kompoze umutima uransimbuka nimero kompoze njya ndayihamagara nimero kompoze umutima urandya uyu mugabo warayaraga none yaba yiyahuye se mana ni igiki namukoreye cyatuma njya ntangira kurira ariko umutima urambwira umugabo ujye kumureba ku kazi ntago yiyahuye niho ari ariko ndebye aho igikapu gisanzwe kimanitse ndakibura ariko nkabona imyenda yose ahiri iruzuye naho kumbi yakuyemo ipantaro imwe na sandari ajyana ibyo jera niba hari umunsi wa mbere mu bintu azibagirwa mu mateka uwo munsi ku munsi sinzawibagirwa we ijuru ryarangwiriye hari ukuntu ijuru ryitwa ngo rirakugwiriye ijuru ryarangwiriye uwo munsi komera baba we mbega nuko njya ku kazi kumureba abambajije barambwira ati twamubonye mu saa 3 ariko twamubonye umuntu arambwira ati namubonye afite agakapu kakabage yahetse katarimo n'ibintu ati sinzahagiye mana we ngiye mpita numva ndasaze ndavuga mana ndabwira papa ndahamagara iwacu mbabwire ngo umugabo
ndamubuze ese ndahamagara mama we mubwire ngo umugabo ndamubuze ibintu bimbana ibibazo ariko umutima urambwira ati ashobora kuba yenda umuriro wamushiranyemo ari buze ndategereza nanga guhamagara umuntu numwe njya mu cyumba ndikingirana ndasenga ndavuga ngo mana ntabara niba umugabo wanjye nagiye kwiyahura ushoboye byose ndakwize umubuze kwiyahura umugabo wanjye ntiyahure kuko iyi nkuru ntawe yazaba nta kintu namukoreye kibi sinamuhemukiye sinamubabaje nanamukundaga ndakubwira ngo twebwe twajyaga gusenga akibasha kujya gusenga tugendaga dufatanya agatoki ku kandi tukicana mu rusengero nkumva ibyo bintu ndabifirinze nkumva ni ibintu byiza cyane nubwo twaga dufite intambara z'ubukene ariko ngewe nkunda kwitabwaho ibintu nk'ibyo iyo nabaga ndi kumwe nawe nabaga numva nuzuye pe nta n'umuntu wamangara yibaba we umugoroba urageze umugabo ndamubuze ibiryo nabiruhanye nanjye ubwo sinariye ndi n'umwana ndasenga nijoro arampamagara ampamagaza indi nimero yego kumwumva byonyine numvishije ari nko kubona Imana uruhutse ndaruhuka sheri uri hehe uriho umeze ute ko twakubuze kuki wambeshye nkateka ati gabanya amagambo ntega amatwi ahubwo nagiye wagiye he ubu ndi ku mupaka w'u Rwanda n'Ubugande kandi nagiye sinzagaruka oya none wowe kintu nkubwiye hari umuntu nabwiye ngo akuzanire 50 mu gitondo upakira ibintu byawe utahi wanyu sinzagaruka mana wejera nagiye mu nzu mvuze induru yego isingwaho ndavuga mana mu bukobwa bwanjye ko ntigeze niyandarika ngo ukoze isoni niba impembye kuko mana we mvuze induru birancanga ariko ngo nkabana no kugira ngo mbihishe n'umukozi kuko yari uwacu nkajya mu nzu nyine nkamwohereza ku muhanda nkajya mu nzu nkasaragurika bampamagaye papa ndamubwira ukuntu bimeze nabo birabacanga si ibyo bintu bimaze igihe kingana iki ntabitubwiye urumva nubwo iwanyu mwamuri inshuti hari amabanga y'urugo utababwira cyane kuba waragiye kubaka mu rugo habamo utuntu twinshi ndahogane simbizi pe kugeza ubu sinzi icyamujyanye ntago twatonganye ntitwarwanye papa tubungubu ntago waba waramubwiye nabe ntinukuri ntago namubwiye yego umuntu mwose agenda ute umuntu utatonganye mutarwanye nabo bakumva ni ibintu bitashoboka yego barambwira ati cyakora cyo mananje ati komera nzasha ati ngiye gushaka tike ndashaka uko ngusura muri iyi minsi ubwo ndi mu nzu y'ubukode nta kazi mfite ndi n'umwana mana we ubwo ntangira gusenga mbwira Imana rero mana ndwanaho navuye iwacu bamperekeje navuye iwacu nshagawe sinshaka gusubira iwacu nta kintu nacumuye ku mugabo wanjye gituma asubira iwacu ngarurira umugabo nanjye singenda yego ndavuga ngo singenda mbibamba yego ariko nabwo ntazi ubuzima ngiye kubamo kuko nta kazi nagiraga nuko mbibwira mpamagara abantu twasenganaga ndababwira ibibazo byambayeho abantu nyine bahafi hari ukuntu twe tugira ibintu byitwa amatsinda hari itsinda rinini hari itsinda rito ry'abantu 10 yego ndababwira abo bantu 10 baraza baransura mu rugo baransengera barambwira ati komera si ubuzima bugarukiye humura Imana iri kumwe nawe wowe tugiye kugufasha uko dushoboye umwana ambwira ati ngiye kugushakira ikibanza muri gare Nyabugogo ahantu bita muri Sikaniye ujye ufate dovize nk'abandi mu gitondo cya kare saa 9 ujye uhageze bake dovize ucuruze ubona yabo nawe uboneho icyo kurya ndavuga Imana iguha umugisha abandi batangira kunzanira icyo kurya abandi baramfasha mu buryo bwose ndabashimira Imana ibaha umugisha bambaye hafi nuko ubuzima none ntangiye ubuzima bwo kubintabwa kwikorera wata ku myaka 20 n'ingahe nari ngeze n'itanu kandi ubwo ndarwaye wibuke ndarwaye bya bindi biracyakomeza yego ubwo ntangira kujya nzinduka saa 9 byandi by'ubwo ambivamo nkasiga umwana mu rugo nkajya saa 9 n'umukozi nkabasiga nkajya gukora ndakora ndagerageza biranga rimwe urumva abantu badafite amafaranga buri muntu udafite amafaranga ntagakora nk'ufite amafaranga iyi mari yabaga yabuze bayihaga abantu bafite iki bishyura cash yaba yabonetse yadibye bakayiha natwe abadovizeri rero ikaduheraho ahubwo nuko ukajya mu madeni
urwo rugamba rwo kuzinduka saa 9 rwo gukorera ubusa ndi mu madeni n'ubundi abantu bakimfasha birancanga ariko ngira ubwenge ku gihe ndavuga ko nize kudoda nubwo ntigeze mpita mbyapurika nyine ngo mbishyire mu bikorwa ariko byibura mfiteho akantu reka ngende nishoye mu mujyi ntaziyongiye pe ntaziyongiye gusa hari ahantu nakoreze stage njya kureba mu mama mubwira gahunda ibyago nagize n'ibibazo nari narananutse umva nari narananutse imitsi ijyana mu mabere amashereka uko yari hagaze merewe nabi numva nanutse koko ndagenda mutekereza uko byangendekeye arambwa ati komera ngwino nta mashini ufite ngo urashaka iseta nta mafaranga yo gushaka iseta ufite wowe ikintu ugiye kukubwira uzajya ku muhanda ubwira abantu uti ndadoda mu mpakazi none icyo gihe byari na byiza abantu batari bamenye biriya bintu byo kwataka giye uranda umwataka wa kera ndabaza mani mu kwataka noneho ubabwire ufite akazi uzajya ukanzanira ngakore tugabane ibintu by'abantu bitanga nuko natangiye gukora Imana imugisha Jera nabanje ndakubita ariko Imana impuza n'abantu b'umumaro umuntu natatse gutyo akama nimero nkamukorera ibintu bikagenda neza umva byadodwaga nsenga nabaga mbisengera ngo bisohoke neza akabikunda ibintu by'amarido buriya ndumuzamani mu bintu by'amarido abantu none ntagira kugira connection reka twihute waje gukora uyu munsi uri umutayeri bigenda neza ubona icyo gukora naje kugarura umugabo wanjye inkuru igeze aho iryoshye ubuza kugarura umugabo wawe uri kwivunagura niba ndende ubwo uzampa patitu ni patitu ni ukuri icagagura ubwo byageze aho ngaho inzara irashira umubabaro urashira ntangira gukora ku mafaranga ntangira kwishyura inzu ntangira guhaha noneho naryama ntangira kumva nshaka umugabo Yesu we uravuga utereka mugarure navuga rero ntabwo nzasambana kandi ndi umukristo kandi nafite abagabo nabo bakoranaga baranteretaga bavuga ati ubundi uriya mugabo mwahuye gute kuri umukristo akaba ari umukobwa mwiza n'umugore mwiza mwahuye gute uriya muntu akavuga amazina nyine adashobotse nkababwira mwe ntukiri umugabo wanjye ibintu byamubayeho namwe byababaho nta n'umwe wigeze mbona muri ibyo bihe nta muntu n'umwe wigeze mbona nihagazeho n'uwiteka amagararaho nuko rero aza kumpamagara ese biti ubuzima bwaho bumeze butati mbayeho nabi ndi kuvomera abagande kugira ngo mbone nayo n'amafaranga yo kurya ntago bimeze neza ndamugante rero reka nkubwire yibaba ubuse ko inkuru ninde ntabwo se nageza aho urwego rwanteye urumva inkuru ni ndende byagezaho ubwo muri iyo minsi yantaye urwego rwarabimenye ko yagiye kandi yagiye bafitiye iki amafaranga babanyamuryango babwirana amakuru ati none nimudatangirira hafi ngo tugende n'ibyo umugore asigaranye tuyimwake ubwo murabona tuzishyurwa n'iki tuzishyura banki iki hari ukuntu baba barakoze amatsinda bakagenda bakaka inguzanyo bakazishyura banki umuntu araza acamo aramburira arambwa testa ati baraza kugutera n'ikariso barayitwara kandi baza nabi ari nk'igitero cy'iki ati none mwana wa mama ihungabana ufite ni ryinshi ufite agahinda k'uburwayi ufite agahinda ko gutabwa ufite agahinda kenshi none wowe fata imare yawe n'amatera nabyo nari nsigaranye mu nzu narambikagaho umukeka nk'iryamye n'amasafuriya yo gutekamo ubyohereza iwanjye noneho nibaza babura icyo batwara bazigendera ndicara muganira n'umutima ndi umukristo ayo mafaranga sinzi uko yagiye nta n'uruhare mfite kandi nta nubwo numva ntashaka kwishyura none ndajya kwirwa nshikisha ibintu ndavuga ngo niba ari bizabishyura koko iryo deni rikabavamo nanjye nkava muri babihemo bazaze babitware uwiteka yaremye umuntu amukuye mu mukungugu amuhumekeramo umwuka w'ubugingo buzima nanjye azankurira ibintunga n'ibimbeshaho mu busa ariko singomba gucikisha ibintu nanga kugira honge ndabitegura mu gihe niteguye isabato ari kuwa nyuma ngiye kubona mbona igitero abantu batoye umurongo benshi cyane yeba Jera abo bantu sinzabibagirwa no mu matwi n'urusaku rwabo rugera rusakuza baraje urumva twabaga mu nzu ifite salo na korodoro bangose nk'abagota igisambo iki kibye
bamwe baca inyuma abandi baca imbere barangota barasakuza zana amafaranga yacu mwara yariye mwayinejejemo none twebwe ngo tuzabishyurira baravuga koko nanjye ndahahamuka nibwo bwa mbere nari ngewe ntabwo nzi intambara jenoside yabaye ndi umwana ntabwo nyizi rwose ntabyo nzi ariko numvaga babivuga numva mbagereranyije nabo mva baranteye ndahahamuka njya mu cyumba ndababwira numva nimutuze mwicare ati nta kwicara nimutuze mugabanye amagambo amafaranga yanyu ndayabaha nari nyafite se njya mu cyumba njya kuvugana n'Imana nta nubwo nabashe gupfukama nararambaraye kuri sima ndavuga ngo mana nigishijwe n'ababyeyi mana nkagusenga mana nkaba nkwiringira mana ntakojeje isoni ndakwinginze ugaragare kuri ino saha nanjye ntunkoze isoni menye yuko uri Imana koko noneho ureke kuba Imana nigishijwe n'ababyeyi mbimana uba Imana yanjye bwite nasoze isengesho telefone irasoma sori nyuma umuntu wari umpamagaye n'umuntu wamusariye mu bukwe wari wamubayereye umusaza mukuru arampamagara nawe twarasenganaga ariko nari ntaramubwira ibibazo nahuye nabyo aramubwira ati mukobwa wanjye biti ati ibibazo numvishije ngo umugabo yaragutaye nibyo ndamubwira nibyo papa nibyo ati se kutambwiye rega iyo umuntu yahuye n'ibibazo nka biriya arasara nta bwenge nari mfite ati se ko numva uri kurira nterega ibyo byo biroroshye nturwego rwanteye ndi mu cyumba nikingiranye simfite icyo kuvuga ati yo kuki utampamagaye nise ubwo bwenge nari mbufite ati noneho sohoka uve mu cyumba ugenda umbwirire perezida w'itsinda umumpe kuri telefone tuvugane ntabwo nsohoka nta mafaranga mfite ntibaranyica numvaga ndi bwikingira nabo ngabo bashaka bakayizengeraho ko nabonaga biteye ubwo ati huye agenda ikibazo ndagikemura ndasohoka ndagenda barantsamiye amafaranga ari hewe nimuceceke si amafaranga mushaka mutuze Imana yamagabwa gukomera nkavuga rwose ntanarira mutuze amafaranga yanyaraboneka nizeye Imana gusa nta handi nuko ni perezida wanyu ari hehe bati perezida n'uyu ntivugana n'uyu muntu ngo nta muntu tuvugana icyo dushaka n'amafaranga none se amafaranga murayabona gute nimuvugane baravugana ati mva rero uwo mwana mwimutesha umutwe ati ntabwo tumutesha umutwe icyo dushaka n'amafaranga kandi turava aha ngaha mva ati ni kariso yambaye tuzayifura tuyigurisha muri cago ati rero ni mwitoremo umuntu w'inyangamugayo ansange ku kazi yari umujera ahantu yego amafaranga yanyu nanga ugira ngo yari menshi jero yego bari barishyuye ngo niba ari 400 yari yarishyuye asigaramo 80 yonyine nayo ngayo yari yateye impagarara yego umva aragenda akora mu mafaranga y'abandi arayabaha Uwiteka Imana iritamurura bantu baje basakuza narabicaje mbaha icyayi mbaha imyumbati niteguje isabato ndabaherekeza tugenda tuganira jera Imana aho yankijije kumwara abantu bari buri ibipangu biteguye induru ukuntu Imana ikora ariko biteguye kubona basohora mare na varize Imana warantabaye ndakubona Imana yarantabaye je nawe uri kuyivuga ye baba we Uwiteka nayihigiye umuhigo ko nzavuga gukora kwayo ahubwo narakererewe bitewe n'ibindi bintu nagiye mpura nabyo urumva nuko rero tugezaho umugabo ubwo birarangira ibyo Imana iranyishyurira birarangira ubwo urumva ideni rya banke ryishyuwe nta kibazo gihari abari bamuhaye mu ntoki bo nta naho bari kujya kumurega ko nta gihamya urumva ndamuhamagara urendo ndarumbi ku ideni rya banke naryishyuye nkaba ntarasubiye iwacu nkuko wabitekerezaga nkaba nta mugabo nacyuye ko ngushaka uri umugabo wanjye kubi iminsi wabaye aho wize waje tukubaka urugo ati ndabyumva ariko nta natike mfite ni impamo y'Imana umuntu wamerekeje arahari yari inshuti ntabwo ngena neza aho bajya gukatishiriza jagwa ndamuga yewe ngiye gushakisha uburyo tumona tike byo gukatisha jagwa Nyabugogo uzi uwo muntu yari amerekeje ajya kunyereka aho jagwa ziri bakatisha itike 12 niyo mafaranga icyo gihe umva yiri wagenda yangejeje gusamura n'ijoro ntatekereje ko avuye Uganda ntatekereje ko yaba yaranasamba nakiri umugabo wanjye n'ubwuzu uko naramukundaga pe kandi numvaga nta wundi mugabo nzigera mu buzima kuko numvaga ishuri ry'ubukobwa naratsinze ngiye kubana n'umugabo wanjye akaramata umugabo turabana umugabo ntago yaje niba ari ihungabana yagize niba ari yamyuka mibi yatugendagaho yamufashe sinzi ukuntu byagenze yaje ari mushya
yaje atari wa wundi yaje ari noneho anywa inzoga oya ari wa wundi ujya mu kabari akararayo agataha bwije akajya mu tubyiniro umugabo arampinduka umugabo araza aravuga ati rero asanga natangiye akazi ndi gukora ndi kubona amafaranga ndamwicaza ndamubwira nti rero nshobora gukora akazi nkaba naturetse ikiraka cy'ibihumbi 200 ibihumbi 100 none njyewe ni ibiraka hagara akazi gahoraho ayo mafaranga ndashaka ko ninyabona uzapanga akantu wayakoza none hatari ideni tukara ko twakwivana muri ubu bukene ati nibyo naho yari yarangiritse mu mutwe kera simbisi amafaranga nkayafata nayamuha akajya mu kabari akazataha ashize noneho njya kuri pati bose ni pati niba ari 3 niba ari 4 ntago mbizi y'ikigeragezo ndi n'uburwayi noneho nje n'umugabo none aje kungerageza arambwa ati none we twumvikane madame ngiye nakubwe ko ntazagutunga ukora garuka wicare mu rugo ntekereje ukuntu yasize nkahura n'ibigeragezo nkahura n'ububabare njera mbingare pe uwo munsi niga ubugare ndamubwira no nago ndeka akazi waransize uragenda ubuzima ndwana nabwo umwana dora hageze none ngendeka akazi umugabo aravuga ati okay niba utaretse akazi ugiye kuba umugabo ukaba n'umugore areka gukora we yajyaga kukabura umunsi yajyaga ku kazi ariko simbona amafaranga akisindira akikinira izo nsimbi ziwe noneho byavuye ku rwego rwo kuba yagira atangira no kwataka ibyo mu rugo na telefone biba birebire ibintu ntarondora muze gutandukana gute biba birebire ubwo mwagize muratandukana byageze aho ndwara ihungabana kubera ibyo byose byanguyeho ndwara ihungabana nanwa gusinzira ndarwara umudogiteri umwaranganiriza wanshishije muri scanner arambwa test ku myaka 25 dore ugiye gupfa taze ikikwishe mbabarira umbwiza ukuri mbwira story y'ubuzima bwawe ubundi bimeze bite ko tuburi uburwayi tukabona uremba bimeze bite nibwo nagiye detail mubwira ibibazo uzi yuko ibibazo ufite ari byo bigutera uburwayi tutabona ati ugize ibibazo byinshi bigutera ihungabana kandi ihungabana bibyara indwara nyinshi ati ubwo tutari kuzibona zishobora no kuzazirema tukazabona n'indwara ukazarwara n'ibibyimba byo mu mutwe ukazarwara biki ugapfa mugira inama ikibazo ufite ntabwo nakimenye ngiye ukohereza mu bihungabana ndabizi bazakuganiriza uburwayi bukire nibwo namubwiye ntago ngiye mfite amafaranga ndi umukene amafaranga yose nabonaga none ibyo byageze aho byajya menya ko nabonye amafaranga nkarara mu bitaro nabona amafaranga nkarara mu bitaro nkakira ruko ashize none umva mfatwa n'ubukene mfatwa n'uburwayi umwana tunanira kumurera tumwoherereza iwacu afite imyaka 3 noneho ndiheba 2017 napanze kwiyahura byageze aho birandenga mbona umugabo aranyanze umubiri uranyanze naniwe kurera umwana nabyaye ndavuga satani aranyongorera ati nta kintu usigaje ku isi ipfa nanye ndabipanga wese ko umugabo agenda n'ubundi akarara mu kabari hazasange napfuye ndabyuka nkora isuku mutwara gafite ndasasa neza ndambara ndavuga ngiye kwiyahura kandi kwiyahura nta kintu ari kwiyahoze nabaga afite imiti ujya ni farumasi akabati k'igitanda kabaga kuzuye imiti ubwo bari baratwaye igitanda hasigara akabati kakandi ko ku ruhande ko ntibakagurisha kuko kabagamo ibitabo byanjye nari umusomyi w'ibitabo ndavuga oya akabati mukajyana kabaga kuzuye imiti n'ibitabo nuko ndapanga kwiyahura 2017 ndi neza mfati ndabangiye kwicwa n'ibinini ndabinywera rimwe mwe doze nyinshi biranyica araza sange napfuye ndambara kugira ntaza gusambagurika nkambara no ndategura kugira ngo nabazaza kudutabara batazasanga ngira mwanda ibintu byose buri kintu cyose ngikira muri position yacyo ndagije nitegura kwiyahura njya mu cyumba ndakinga nicaye ku buriri ngiye kumira bya binini ijwi ngewe navugishijwe n'Imana apana abahanuzi yego nagiye kwifata gutya n'amazi ngo nkwe numva ijwi rimvugiye inyuma ariko rifite imbaraga ati Esther wakoreye Imana none ugiye gupfa nka Yuda uburi si ubure n'ijuru bitanikanga bya binini mbere kurira hasi mpita ndeba ese n'umuntu uri inyuma yanjye ndakebaguza ndamubura sinibiki bimbayeho
ubwo buranyica njya mu cyumba kimwe njya mu kindi nese ndumvugishije ariko numva noneho kwiyahura mbivuyemo numva umutima wo kwiyahura uragiye ndavuga nti Mana noneho sinshaka kwiyahura ariko nshaka gupfa ni kubera impamvu izi nizo njyewe nararwaye ndagusenga buri munsi ngo unkize uburwayi wanze kunkiza umugabo naragusenga ndakubwa ngo narasenze ku igifu cyatewe no kwiyiriza ubusa nsengera urugo rwanjye nsengera umugabo wanjye ngahinduke izo ngeso yagiye mazivemo ariko nta muntu uhindura undi jera iyo umuntu ahindura undi mugabo wanjye aba yarahindutse kandi yari umugabo mwiza usenga ari umudiyakoni musenge none dore umugabo arananiye none dore isirananiye n'umwana wanjye nakareze mu myaka mito yafite akeneye urukundo rw'ababyeyi mfite irungu nabaga mfite irungu ry'umugabo mfite irungu ry'umwana none uri mu nzu ya wenyine n'umukozi yageze aho mbura icyo kumwishyura aragenda ubwo nagiye kohereza umwana iwacu ariko nabuze icyo kwishyura umukozi mbona sinzamurera ndwaye nubwo nabaga ndwaye nabaga mfite ka kantu bacishamo serumu bageze aho inshinge babona zizantera ubumuga kuko barantobaguye ahantu hose baravuga ati reka tukagumisheho nagashyiragaho bandana nkajya kukatakana nimugoroba nkagenda guterwa urushinge urumva ubwo buzima nabayemo umugabo yarangiza agafata amafaranga akajya mu rusinge yes yari nawe ni nk'iyo myuka mibi bari baramuterereje ntanyumve umva ndakomererwa aho Imana irantabara ijwi ry'Imana mbwira Imana noneho nyica ni wowe urema ukabeshaho ushobora no kwica umuntu wakora ku mazuru yanjye nkaryama ngasinzira kwipfira rero niba hari ikintu cyanteraga agahinda ni ukuryama nkakanguka ukasanga ndi muzima narariraga nkabaga Mana ubu wantereranye gute koko none wanyimye ubuzima unyimye n'urupfu unyimye n'urupfu waranyimye n'ubuzima ariko Imana arizi ko ngomba kubaho iki gihe ngomba kuba nkiriho yari mfitiye umugambi mwiza ndayishimiye nayisabye n'imbabazi nabaga Mana mbabarire kuba narashatse kwiyahura si yari njyewe ukubera ubuzima bwari bungoye ubuzima bw'ubukene yewe twarakeneye ubuzima noneho n'inzu tukabura kuyishyura nanayabona akavuga ngo arayishyura nyirinzu akayatwara ariko nkagira ba nyirinzu beza bakajya banyihanganira nkishyura hari n'umukecuru wambwira ati unyishyura detaye unyishyura 5 10 shyira kuri nimero yanjye nawe Imana izabampera umugisha babanya nanjye urumva byaje kugera igihe rero ubwo nibwo umudokiteri anyuhe ambwiye ati rero ntago ati leta yatanze abo bantu no muri centre de santé ntago bigusaba amafaranga ahubwo kujya kwivuza ku psikologe ati reka jya kwa Nyuma hano mu Biryogo turabizi ko hari none hagufashe ndabizi ko uzakira ngeze kwa Nyuma nganira nyine nta kindi agufasha ariko ubwo byageze aho umutwe udakira bakajya bama akanini utunini nakanywaga rimwe nijoro ngiye kuryama kanganurye asinzira akaba ari n'igihe bigeze saa 6 z'amanywa nkiryamye kubera nagiye ngagendanira ariko nkazanzamuka nyine nuko barambwa ati ibi binini rero byazagutera ubundi burwaye ubwo ni wa muganga wanganizaga bimpaye tugira tuganira mubwira ubuzima niwe wanyicaje arambwa ati rero Esther niwe ufite ubuzima bwawe mu biganza kuko yaranganirizaga nkataha nakize ariko ku mugani wa musazi bongeragamo yego umugabo kongeramo simbona aho nduhukira nkagenda n'ubundi asanga ni za stress byabibazo birahari none byagezeho urumva arampima yabamenye ko ndi bubone ukora ngiyewe ngira ukuntu iyo mfite amafaranga ntago wabiyoberwa mfite ibyishimo nezerewe iyo abimenyaga rero yarandyoshyaga Gerard ngo byageze amafaranga ndayamwima none akandyoshya nkasanga agataha ubwo narifite musaza wanjye twabanaga ariko afite akazi akora akabuza musaza wanjye kuntekera ati umunsi ndatekera umugore wanjye ndamukunda akagenda akagura ifi agateka ubugazi ko nkunda ubugari nkaza nkigera mu nzu agahita mbwira ati sheri wanjye bite ni byiza ati jya muri dushe nkasanga yambikiye amazi yo koga akagera muri dushe akajya kunyoza nk'akabebe kavuga ariko Mana we ya masengesho nasenze yakoze ubwo nkaba nababariye byandi byose yankoreye nkabyibagirwa yangiza twamara kwiryamira gahita mu twiganiriye nyine by'abantu bakuru
yego akambwira ati buriya sheri wanjye rero ni ati buriya igihe nakubabarije rwose n'ukuri nanjye byarambabaje ariko si njyewe ni satani ndabizi ko ari we uturwanya akanatugendaho ariko ubu namutsinze ese bamutsindishije iki ati ndasenga buriya nubwo utabizi reka ati buriya namutsinze ngiye kukubera umugabo w'intangarugero ati ahubwo ubu ngubu ati ibintu bimbera bibi ati ni ikigare cy'ahantu nkorera ati banjyana mu bintu byo kunywa inzoga no mu bintu bibi ubwo nibyo by'urusimbi nageze aho bimuganirizaho ndamugana arabimenye ageze aho arabinyemerera hari ukuntu asengaga isengesho rya saa cyenda rikamutera ubwoba akanyaturira akanyaturira namushyizeho puresha yego nuko ubwo rero byaje kurangira muganga ambwiye ati niwe ufite ubuzima bwawe mu biganza yego uriya mugabo afite inzira ye yahisemo kandi ubuzima bwawe buri kwangirika ntabwo uzakira ukiri kumwe n'umuntu ugustresa wowe genda ufate umwanya ubu mubishije ujya iwanyu ufate umwanya wawe mugende ujya iwanyu uruhuke noneho numara kuba muzima numara kwivuza ubaye muzima uzagaruka uhangane n'urugo rwawe ariko biba ikibazo yuko mu cyaro hashobora kuba hatari abo bantu nubwo none nzagenda tishaka ahantu wabona inzu hafi aha mbanze ngufashe etape ya mbere irangire none nimbona utangiye kuba muzima uzigira iwanyu uruhuke umugabo ariko ubu mubishije niwe wangiriye inama nuko natekereje ukuntu nabigenza tekereza ukuntu nyine n'inshuti zanjye ziramfasha ndimuka umugabo ariko mu buryo bwo kumuhunga kugira ngo mbanze ngire kuko ngiye nari ndimo ndapfa ngiye rero noneho nkaho namubishije arijandika pe nakakandi ko kumubuza ko kumubwira ati si kigiye watashye n'iryari urumva narigenda najyaga mu kazi nawe aje mu rugo kurya yiberamo nuko noho yiberamo abo none warangirika arapfa ngenda ngiye kugira ubwo maze kwivuza bimaze gusa nkaho bicururutse ndanigira iwacu ayo Gwumva se urakize naje bya bindi byose birashira bwa burwayi bwanyotsaga mu nda bwarashize mba muzima undi muzima ikintu ndwara ni gripe n'ukwezi none se kukiri na mbere mukiri bazima umugabo ataraba mubi akigukunda ko nabwo warwaraga byabaga ari imyuka mibi ibyo byo tubivuyeho ntacyo turabyumvise imyuka mibi yaje gushira hazaho trauma ntabwo yashize ubwo urumva yafatanyije na trauma yego ariko byose biza gushira ariko noneho ntandukanye nawe wagira ngo niwe wabintezaga simbizi pe ntabwo mushinze niba ari ababidutezaga kugira ngo tutabana niba ari imiryango yaturwanyaga si kugeza ubujera ntabwo mbizi kuko narakize tubiharira Imana narakize harantu wavuze uravuga ngo umugabo aracyankunda ndabizi uzi impamvu nkunda se anyandikira ama message yaranambwiye ngo ndagutegereje ngo ndacyagutegereje ariko arantegereza arinde arantegereza uruhe ari mu nzira ze ntasubiramo nubundi ni wa muntu uhorana inzoga uhoranywa inzoga nta mafaranga amubonana uracyamukunda se wowe pe ariko umugabo niwe nabonanye nawe bwa mbere niwe twabyaranye umwana wanjye w'imfura niwe twasezeranye ntago simukunda ngo nakongera kujya kubana nawe kubera ibyo nahuriye narahahamutse ariko simwifuriza iki niyo nsenze buri munsi ndafukama nkamusinshobora gusoza isengesho ntamuvuze uko mwifuriza ubuzima bwiza n'amahoro kandi masaba Imana inamukijije akaba muzima wigeze ushaka undi wowe Mana we byaba ari indi nkuru iyo tuyihoreye ubwo waramushatse ntabwo namushatse nta mugabo mfite ariko hari ibindi byajemo byafata undi mwanya utaruye waje kubyara undi mwana yego ibyo ngibyo byo ntacyo bimubwira avuga nyine yigeza ampamagara ntuzajye gukora akazi bazagutwara ubwo bwiza bwawe iki nyine byaje kugera aho ngaho aramenya ko nabyaye umwana arambwira ati ndabizi ntabwo ari indaya ntiwari umushurashuzi ntiwari umukubaganyi ninjye wabiteye yongera kukubera umugabo mwiza ntabwo waba warahuye n'ibyo bintu njyewe n'umwana wawe namwakira ariko se aramwakira ari uwe n'uwo atashoboye kumurera ko n'uwo ngo ari njye umurihira amashuri gusa iyo yenda yabyutse neza kuko akunda umukobwa urumva umwana na se hari igihe avuga ati yewe akira 10 ungurira umwana akantu ariko
ntago yavuga ngo ndaterura 100 ujye kwishyurira umwana ishuri. Isomo rikomeye wakuye muri ubwo buzima bwose ni irihe? Isomo rikomeye ubwo mana yanjye, isomo rikomeye nakuye muri ibyo byose uko iyi si turimo dufashe igihe mu ntambara. Ngaye ngoko nuko dusoje uyu munsi umutayeri urakora. Twakoze ikiganiro kirekire kirimo inyigisho, kirimo ibikomere, kirimo ibikomeye. Uyu munsi se mutima wumva wishimye nibura? Ntago kubera ntakirwara, ubwoba bwarashize, sinkigira ibiniga, sinkigira bwa bwoba, byarashize. Urumva sinkiribwa mu nda, ubuzima bw'ubwo burwayi bwarashize. Nubwo buzima bwa trauma bw'umuntu guheza hanze uvuye guhaha kandi ari wowe uri uranakora se bikagenda nibura. Hambere twarakoraga covid itari yaza, ije ibintu bigenda biba bibi. Ubu rero ntago biri kugenda pe, ntago biri kugenda kandi mfite inshingano yego zo kurira umwana secondaire. Ubwo mfura yacu ageze secondaire irangije uwa mbere, mfite n'inshingano yo kurera uwo mwana. Ntago bimeze neza, ntago bimeze neza kandi ubuzima bwa Kigali burahenze, ubuzima bw'isi nako burahenze. Nyine nukugwa ubyuka, ariko tukizera Imana ko bizagenda neza. Byose turayize, nyifitiye icyizere ko itatumye niyahura, itatumye mfanja ndi kubyara, itatumye nicwa n'ubwo burwayi, iyandinze ikandinda ibyo byose, ikandindira abana tukaba turi amahoro dufite ubuzima. Kuba umugabo wawe yari intwari yawe, agufasha muri buri kantu kose mu burwayi, nta kwinubi, agahinduka nyuma. Ubwo urumva hagati aho ngaho nabwo yarankomeretsaga ariko nkabona siwe. Ngewe ntabwo ibintu byose yankoreye sinjya mbimugerekaho, bigereka kuri Satani waduteraga n'ubundi wamye aduterana mbere tukivugana neza. Ariko burwayi umugabo ntago abasha kubuspota, ntago abasha kubwihanganira. Hari igihe yambwira ati nuko kubona housing wakubona ugenda mu muhanda yagira ngo umuntu muzima nawe uhora mu bitaro uhora urwaye tu nta muntu ukurimo. Ibyo nabyo bikankomeretsa, ariko ntago yigeza nkubita. Nibyo bindi byo kungerageza. N'amagambo burya ni mabi, arica. Amagambo nayo arica. Ngaye nguko nuko dusoje ikiganiro cyacu inkuru yanjye. Ntabwo kwari kugira ngo shaka ko gisoza vuba, ahubwo nari mfite n'amatsiko ibyo byo rwose byasoje bite, byarangiye byasoje nabi, mfite agahinda. Niba hari agahinda nagize mu buzima no gusenyuka ku rugo rwanjye, urumva nagiye mfite gahunda yo kugaruka ngo nzubaka. Nagarukaga he? Twarakodesha agasinzo twabagamo ngo nzagaruka. Yego birangira ntaho kugaruka nawe yaragiye ntazi ntiyanyuye. Yego nibyo nta kundi. Reka dusoze utange nimero ya telefone ku bantu bazakwifuza, ku bantu bazashaka kuguha ibiraka. Uri umutayeri mwiza, the ball ko wambaye birumvikana, baguteza imbere, handi abantu bagiye bagufasha. Hagati aho ngaho ntago ari ubutayeri gusa, nashatse n'ikindi kintu. Ubu nashatse n'agacano nashinze. Akahe? Mfite agacano kitwa Sine Wacu TV. Sine Wacu TV kavuga ku by'imiryango. Sine Wacu TV. Vuga niba telefone yawe na channel turayipininga. 0786 42 38 32. Iri kuri niyo mukiza Esther, niyo mazina ari. Yego naho dusoreje ikiganiro inkuru yanjye. Sasa rero mujye kuri channel ye na pininze hasi muri commentaire, ubundi kandi ko mugende mukore subscribe mugaruka mwumva ikiganiro. Yitwa Sine Wacu TV. Imana ibarinde. Nitwa RWEME MBABAZI, naho utaha. Murakoze cyane.